Iyi nkuru yacu tuyitangirana n'umuhungu mwiza kandi w'umukire witwaga Bazili, wari urimo agenda yerekeza ahantu hari hagiye kubera inama. Bazili akimara kwinjira aho hantu hari hagiye kubera inama, abari bari aho bose batangiye kumwenyura bamwereka ko bamwishimiye cyane, ndetse binarenga ibyo barahaguruka kubera icyubahiro bumvaga bamugomba. Bazili nawe abereka ko abishimiye, aramwenyura arabasuhuza, hanyuma ahita abasaba kwiyicarira, ubundi inama iratangira kuko ari we muntu bari bategereje kugira ngo inama itangire. Bazili yari akunzwe cyane kandi yubashywe, hahandi na mbere yo gutangira ijambo abantu bahitaga bamukomera amashyi, nta n'ijambo na rimwe yari yavuga. Inama yaje kurangira, maze irangiye bamwe mu bakobwa beza kandi nyine b'abasirimu bari bari aho ngaho bahita bashaka uburyo bamuvugisha, ubona rwose ko bamwishimiye cyane. Isengesho rya buri mukobwa muri icyo gihe wari umuzi ryari: Mana koko nk'ubu wazambabariye Bazili akagira ijambo ambwira ko ankunda naho yabivuga yikinira. Ese ninde mukobwa utifuza umuhungu nk'uriya ufite ifaranga rijojoba kuriya? Bazili yari inzozi z'abakobwa benshi bamubonaga muri icyo gihe. Muri icyo gihe ahagararanye n'abo bakobwa bifuzaga kumuvugisha, ntabwo bigeze batindana, ahubwo yahise agenda asanga umushoferi wari umutegereje ngo batahe. Bari mu nzira bagenda, Bazili ntabwo yari yishimye habe na gatoya. Yumvaga arambiwe, ndetse arambiwe cyane rwose kubera inseko za feke yabonaga abantu bamwereka. Yari abizi neza ko kumwereka icyo cyubahiro cyose, kumukomera amashyi, kumusekera, kumwereka ko wamukunda cyane, ko atari izindi mpuhwe, ko byose babikora kubera amafaranga ye. Mu ijoro Bazili yari aryamye mu cyumba cye mu nzu ye nziza cyane yabagamo. Icyo gihe hari hacanye amatara ahantu hose, hari urumuri, ariko nyamara mu mutima we yumvaga hari umwijima. Yari aryamye ku gitanda cye cyiza cyane, ariko yari yabuze ibitotsi. Yarebye hejuru atangira kwibaza ikibazo yahoraga yibaza buri joro. Yaribazaga ati, mu by'ukuri hari umuntu nkunda nka Bazili gusa? Ari ukunkunda gusa byonyine, nta kindi kibiri inyuma? Yari yarakundanye n'abakobwa beza batandukanye, ibyamamare, abandi bantu basanzwe, ariko bikarangira abonye ko nta rukundo ruhari. Uwari waramuteye kuzinuka iby'urukundo ni umukobwa bari bamaze iminsi mike batandukanye. Bagikundana yabonaga ari umukobwa mwiza cyane, kandi akabona ko nawe amukunda cyane nta kubishidikanyaho na gukeya guhari. Yitegura kumwambika impeta no gutangira gutegura gahunda z'ubukwe bwabo kubera ukuntu yabonaga bakundana, nibwo yaje kumenya yuko burya umukobwa atamukundaga, ko yari asanzwe yifite n'undi muhungu bakundana cyane. Bazili ajya kubimenya umunsi umwe, yumvaga amukumbuye cyane, aravuga ati kamusange ku kazi aho akorera dutahane. Bazili akigera aho yakoreraga yamusanze muri ofisi ye arimo gusomana n'umuhungu bakoranaga. Uwo muhungu yari arimo kumukorakora, umukobwa nawe yatwawe yamwemereye, ubona ko rwose yiteguye kumwiha wese. Bazili kubagwaho gutya agahinda karamwishe, ahora n'ikintu na kimwe yakora, ariko ahita ababwira ati mumbabarire, ahari mwibagiwe gufunga. N'agahinda kenshi ahita asubira inyuma, ubundi arigendera. Uwo mukobwa yahise atangira kumwirukanka inyuma amusaba imbabazi, ariko Bazili yanga kumubabarira. Bagitangira gukundana, n'ubundi yari yarumvishe yuko uwo mukobwa hari umuhungu bakundana bakorera hamwe. Aza no kubimubaza, ariko umukobwa arabihakana neza, aravuga ati cyakoze yambwiye ko ankunda, ariko narabyanze, naramuhakaniye burundu. Bazili nawe aramwizera, nuko batangira kwikundanira gutyo, kandi mu rukundo rwabo nta na rimwe yigeze atekereza yuko uwo mukobwa ashobora kuba amutendeka, kubera ukuntu yabonaga amwereka ko amukunda cyane. Icyo gihe Bazili agahinda karamwishe cyane, no gusubira ku kazi biramunanira, ahita afata n'ikiruhuko cy'iminsi mike atajya ku kazi. Yakomeje gutekereza cyane, aravuga ati ahari wenda nigize nk'umuntu usanzwe nabona umuntu nkunda nkanjye, akankunda uko ndi, atankundiye amafaranga yanjye gusa. Akavuga ati uko biri kose nkeneye umukunzi kandi ngomba kuzamubona, icyo byansaba cyose kugikora nagikora,
ariko nzabona umuntu nkunda nkanjye atagendeye ku butunzi bwanjye n'amafaranga yanjye. Muri uko gukomeza gutekereza cyane yibaza icyo yakora kugira ngo abone urukundo rw'ukuri, hamwe yabonye igisubizo nta handi usibye kujya kuri zimwe mu mbuga nkoranyambaga zishakirwaho abakunzi. Yumvaga ashaka guhura n'abakobwa bashya batamuzi, batazi uwo ari we, batazi icyo akora, mbese nyine batamuzi ikintu na kimwe. Nta foto yashyizeho, gusa yari yanditse ibyo yifuza ku mukobwa bashobora gukundana. Yandika ko we yahoze ari umukire cyane, ariko ko imishinga ye yose yaguye hasi, ko bisa nk'aho arimo gutangira bundi bushya urugendo rwo kwiyubaka, ko asigaye akora akazi gasanzwe. Ashyiraho nimero ze za telefone ngo umukobwa wumva yujuje ibyo yavuze haruguru ku mukunzi yifuza, nawe akaba yumva bakundana, akaba yumva yakunda umusore umeze nk'uko yari yivuze, ko yazamuhamagara bagahura bakaganira. Icyo gihe koko hahise hatangira kuboneka abakobwa bifuza guhura nawe bakazareba nyine ko byavamo bagakundana. Gusa nyine ntabwo babaga bazi uwo ari we. Igihe cyo gutangira guhura nawe kigeze, yabaga yiyambariye bisanzwe nk'umuntu uri aho uciriritse. Yabaga yahisemo guhurira nabo ahantu hasanzwe haciriritse, mu maresitora aciriritse, biyicariye ku dutebe twa plastique. Bazira ariko igihe cyose yabaga afite ababodyguard babiri bamucungira hafi, bamuhozaho ijisho kugira ngo hatagira ikintu na kimwe kimubaho. Ibyo byose yakoraga yabaga abizi yuko bishobora kumugiraho ingaruka, gusa ntabwo yabikoraga kugira ngo yiteze ibibazo, ahubwo yabaga nyine ashaka kumenya ukuri, ashaka kumenya niba yabona umukobwa umukunda. Uko guhura n'abakobwa bose byasaga nk'aho ari ikizamini yabaga ashaka kubakoresha. Ubwo bahuye bwa mbere, bahuye ari ku wa kane nimugoroba. Yari yiyambariye bisanzwe nk'uko yari yarabiteguye. Yari yambaye bya gikene biri aho, inkweto ze zari zishaje kandi bigaragara ko yakoze urugendo rurerure, ubona ko yazigendesheje cyane kuko zari ziriho n'akavumbi, wagira ngo yiriwe agenda umunsi wose. Yaricaye ategereza umukobwa bagombaga guhura bwa mbere witwaga Cadette. Bidatinze Cadette yaraje, aza yambaye ikanzu nziza cyane, ubona ko ari umusirimu yikozeho cyane rwose. Yari umukobwa mwiza cyane ku buryo Bazili yanamubonye bikamutungura cyane. Yamugeze imbere ahita ahamagara, maze Bazili aramwitaba. Umukobwa nawe ahita amubwira yuko yahageze, amubwira uko asa n'uko yambaye. Bazili ati ndimo ndakureba, reka nze mpite nkuzanaho ndi rwose kuko turanigiranye cyane. Bazili yahise ava kuri telefone ye gutyo maze agenda amusanga, ariko umukobwa akimukubita amaso abona ko ari we muntu yaraje aje kureba, ahita amwitaza ntiyanamusuhuza. Aramubaza ati ni wowe? Ni wowe twandikiranaga? Ni wowe usa utyo wifuzaga ko twahura tukazanakundana? Ko nakohereje amafoto yanjye se wabonaga ndi mu rwego rwawe? Kubera ko utahise ubivamo mbere? Yewe reka wange kumpa amafoto yawe nuko wari uzi ko nyine uri umukene. Umukene nkawe n'umukobwa nkanjye? Reka rwose, nta nubwo nakirwa nicara ngo ntakaze umwanya wanjye. Nta no kwicara kuko ngo baganire. Umukobwa yahise yigendera, Bazili nawe asigara aho ngaho yumiwe. Mu minsi yakurikiyeho, Bazili yahuye n'abandi bakobwa batatu, bose ariko yabonaga nta n'umwe umukunzemo. Nabemeye kwicarana nawe ngo baganire akagira ngo wenda hari aho bizagera. Yabonaga nta kigenda bidakunda rwose. Harimo abatangiraga kumubaza umushahara ahembwa buri kwezi, bakamubaza niba adakodesha n'utundi tuntu nk'utwo. Akibaza niba ari ugushaka kumenyana kwabahuje cyangwa se niba ari ibaruramutungo ryatumye bahura. Bazili byaramuyobeye, atangira kuvuga ati ahari urukundo rwa nyarwo ubanza rutakibaho. Amaze guhura n'abo bakobwa batatu, yashyiraho n'uwa mbere bakaba babaye abakobwa bane. Yahise avuga ko ibyo bintu atazongera kubijyamo rwose, ko yabonaga atabivamo. Yabonaga nta hantu na hamwe bizigira bimugeza. Yabonaga ari ugutakaza umwanya we ku busa. Yahamagaye umuhungu w'inshuti ye wari wamugiriye inama yo gukora ibyo bintu,
aramubwira ati mpagarike aha ngaha rwose, reka singiye gusara, ibi bintu ntago nazabivamo, ndabona ntaho byangeza, ni ibyo gutakaza umwanya wanjye gusa. Maze iminsi nirwa ngenda nicwa n'izuba, nicara mu turesitora twa makeya, nibabaza uko nshoboye kose, ariko ndimo kubona bidakora. Nta mukobwa n'umwe wigeze unkunda, ubanza nta mukobwa ugira urukundo ruzima ukiri ku isi rwose, bose baba bakurikiye imitungo gusa nta kindi. Uwo muhungu w'inshuti ye yarahamagaye ahita amubwira ati abakobwa benshi bafite urukundo rw'umwimerere baracyahari, nanjye mfite umwe muri bo, umudamu wanjye ankunda bya nyabyo, turakundana cyane kandi tujya gukundana, nta kintu na kimwe yagendeye usibye urukundo gusa. Bazira ahita amubwira ati ntabwo wigeze umbwira byinshi ku rukundo rwanyu. Aramusubiza ati twembi duhura nta byinshi twari dufite, gusa ibyo twari dufite muri icyo gihe nibyo byari bikomeye cyane. Twari dufite urukundo n'icyizere, none imyaka 7 irashize tubanye neza, dukundanye cyane kandi twanageze kuri byinshi. Nuko aramubwira ati none rero abakobwa 4 mumaze guhura ukabona nta rukundo bafite, bituma utizera ko urukundo rugihari, ngo bituma utangira gutekereza yuko nta mukobwa muzima ku isi usigaye, byituma wiheba ngo wumve ko nta mukobwa ugukunda bya nyabyo wabona. Nuko aramubwira ati wikiheba ngo wumve yuko abakobwa bose bameze nk'abo ngabo mwahuye, kuko njyewe ndabizi neza yuko abakobwa bazima ku isi batashize baracyahari, wicika intege. Bazira aramubwira ati yego koko sinacika intege, ariko biriya rwose byo guhurira online ntabwo nzongera kubijyamo, ngiye kugerageza ahandi hantu. Bazira yaricaye atangira gutekereza neza, aravuga ati nzakora ibishoboka byose ndebe ko mbona umukobwa unkunda, ntabwo koko ngiye guhita ncika intege kano kanya, reka nkomeze ngerageze, ngiye kwiha icyumweru kimwe, nigishira ntaramubona nzategereza ndeke gushakisha, ntegereze icyo Imana izakora. Baziri noneho yahinduye gahunda, maze ahita agenda ashaka igiperike cyo kwambara mu mutwe, bisa nk'aho adaheruka gusokoza. Yigize nk'umusabirizi, ubundi yicara impande y'ahantu hanyuraga abantu benshi ku muhanda. Icyo gihe Baziri yari yihinduranyije ku buryo nta n'umuntu washoboraga kumumenya. Yari yariyemeje kandi kwicecekera, akazajya avuga ari uko hari umuntu umuvugishije gusa, nabwo kandi ntamuvugisha ibintu byinshi, akavuga ijambo rimwe gusa, ubundi akikiriza gusa akicecekera. Yatangiye gusabiriza gutyo, yabaga yicaye ku mufuka yabaga yarambuye hasi, ubundi agatega akantu yasabiragaho. Yumvaga ibyo bintu bigoranye gutyo atazarenza icyumweru arimo kubikora. Abantu batangiye kujya bamunyuraho bakamujugunyira ibiceri batamwitayeho, abandi bakamuvuga bakanamuseka. Hari n'abamujugunyiraga ibice by'imigati nk'aho ari imbwa barimo kujugunyira, ariko ntibabikorane urukundo, bakabikora byo kumusuzugura batanamureba mu maso. Yarabibonaga akibaza ahantu umutima w'urukundo wagiye, bikamuyobera, akibaza ahantu ubumuntu bwaba bwaragiye, akumva ntarimo kubyumva. Umugoroba umwe hari abakobwa 2 beza baje bamusanga. Abo bakobwa bamugezeho batangira kumwereka yuko bamufitiye impuhwe nyinshi cyane kurenza n'abandi bantu bose baba barigeze guhura nawe. Umwe muri bo yahise amuhereza ikarito y'amata yari afite, maze ahita amuhereza n'amafaranga menshi cyane. Bazira bibonye arumirwa biramurenga. Baziri yarabyakiriye, atungurwa no kubona umwe muri abo bakobwa beza gutyo amuha ibyo bintu byinshi gutyo, kandi akabimuha abona afite n'umutima mwiza, arimo guseka yishimye, ubona ko rwose abimuhaye abikuye ku mutima. N'ubwa mbere yarabonye umuntu amuhereza inote atamuhaye ibiceri, noneho ntaramuhereze n'inoti imwe, ahubwo akamuhereza inote nyinshi cyane. Mu gutungurwa ariko, wa mukobwa ahise akuraho telefone ashaka kumufata ifoto kugira ngo nyine amufotore hamwe n'ibyo bintu yari amaze kumuhereza. Akajya amubwira ati
ngaho mera neza urebe muri kamera, ndashaka gufata agafoto ko gupostinga, mera neza ngufotore. Mugenzi we bari kumwe arumirwa ati yego ko ifoto yo gupostinga se, ubwo se ni iki? Ubwo se ugiye kubisakaza ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga ko wamufashije ubyereka abantu bose, none se urimo kumufasha kugira ngo abantu babibone bagushime? Ahita amubwira ati wanyirekeye tukifatira ifoto, ratareba muri kamera neza sibyo, terura n'iyo karito y'amata neza. Nuko Bazili kuko arayiterura ahita amubwira ati ngaho nyine ramburaho na za note nari maze kuguhereza nazo zifate ubyegeranye neza. Bazili byose arabikora, nuko ahita avuga ati nanjye reka nshyireho ikiganza nk'uku nguku nyine nabiguhereje nerekane ko ndi mu kubiguha. Ahita abwira wa mugenzi we ati gutya tumeze urabona atari byiza, ngaho tangira udufotore. Bazili icyo gihe abonye ko nyine byarangiye ko bagiye kubafotora ahise abyanga, ahita amubwira ati ntabwo nakemera yuko udufotora. Umukobwa kubona ko abyanze, ko yanze kujya mu ifoto ararakara, ahita amwambura amata ye n'amafaranga yari amaze kumuha, atangira kumutonganya avuga ati uko kimeze gusa, ubwo nta soni, ubwo se ni ikihe kintu kirimo gutuma wanga yuko badufotorara? Bazili aramwihorera ntiyagira icyo avuga, ariko we yari abizi neza ko ibyo bintu adashobora kubyemera, ko bashobora kumusakaza ahantu hose akagira n'abantu bamumenya, umupango we ukaba urapfuye. Uwo mukobwa yakomeje kuvuga amagambo menshi cyane ati ubwo urarenzwe urahaze, rwose biragaragara, ubwo witesheje aya mata yose n'aya mafaranga ngo ni ukugira ngo batagufotora cyangwa gitinya ifoto? Bazili mu magambo yakomeje kumushengura umutima, ariko aricecekera ntiyagira ijambo na rimwe avuga. Umukobwa akomeza kuvuga ati njyewe se kikumva yuko nakungukira hehe? Iyi foto nari kuyicuruza, yari bunzanire views nyinshi cyane, nari kuyikuramo inkuru nyinshi cyane zitandukanye, nkakuramo amafaranga menshi cyane nkinjiza, none ndebera kirabyanze, twigendere baba bahazi, ni umurenga ubu ngubu njyewe namubonye. Nuko uwo mukobwa byasaga nkaho agira amagambo menshi ntiyaceceka, akomeza kuvuga ati baba bari aho basamye bashaka kurya utwo umuntu yavunikiye yiriwe aruhira umunsi wose gusa, nta n'isoni bafite. Ubwo rero wirirwa wicaye aho ngaho usabiriza ukagira ngo twebwe ntituba twakoze twavunitse, uko gisa gusa iby'ubu ngubu ni mpanguhe. Ifoto yawe yari bucuruzwe cyane, nari kunguka menshi, nkazajya nza hano n'ubundi nkaguhaho, none ndebera urabyanze. Umva twigendere rwose atanatunukira tuva aha hantu. Bazili yasigaye aho ngaho yumiwe, atahari abantu bose nta mutima bakigira da, nta muntu ushobora kugukorera akantu na kamwe kubera ubugwaneza gusa n'umutima mwiza w'urukundo, nta muntu n'umwe ushobora kukwereka impuhwe nta kindi kintu agendeyeho, ari ukugufasha gusa, ari urukundo abikoreye. Bazili yakomeje kumirwa, amagambo y'uwo mukobwa agakomeza kumugaruka mu gutwi, yibaza niba n'ibyo bintu atagomba kubivamo burundu, kuko yabonaga nabyo nta gisubizo bizigira bimuha kizima. Bazili yatangiye kuvuga ati ibi bintu ngomba kubireka ahari burundu nkabivamo, sinirwe rwose nshakisha urukundo rw'ukuri, kuko nazarinda ngwa no muri uyu muhanda ntabashije kubona umuntu nkunda by'ukuri. Bazili akirimo gutekereza ku bwirasi, agasuzuguro na ya magambo ya wa mukobwa yari amaze kumubwira, amubwira ati dore uko gisa, dore uko kimeze, yumva atarimo kubyumva ukuntu umuntu yamubwira gutyo nta kindi kintu bapfuye usibye kwanga kujya mu ifoto gusa. Imvura yatangiye kugwa, ahita ahaguruka aho yari yicaye kugira ngo ashake ahantu ajya kugama. Ahantu hambere yageze yasanze abantu maze bamubonye batangira kugenda bigira hirya bamuhunga ngo atabegera, ubundi batangira no kuvuga amagambo amusesereza cyane. Bazili kubyumva arababara, arebye hakurya abona ahantu ku rubaraza hatari hahagaze undi muntu n'umwe, abona ariho agomba kujya kwiyicarira. Yumvaga agomba kujya ahantu ha wenyine akitekerezaho,
ariko akavuga ati imvura nihita rwose nihite nitahira nta nubwo ibintu nzongera kubijyamo, kuko yabonaga bisa nkaho arimo gukomeza kuruhira ubusa. Bazira aho hantu handi ku rubaraza yari agiye kwicarira, imvura yarahageraga abona rwose irimo kumunyagira, bubanza ahari ari nayo mpamvu abantu benshi bari banze kuhajya kuko imvura yarahageraga. Ntasaga nabi kandi ubona ko ari inyubako ishaje, gusa yumvaga ibyo bintu byose byo kuba ari ahantu hameze uko no kuba imvura yaramugeragaho nta kintu bimubwiye, yumvaga nta kintu na kimwe bivuze kuko yashakaga kuba ari ahantu ha wenyine. Akiri muri ibyo bitekerezo bye ariko hari umukobwa wari ufite umutaka wari urimo agenda mu muhanda, maze arebye hirya aramubona, abona ukuntu yica aho hantu wenyine kandi arimo kunyagirwa, ahita aza amusanga, amugezeho aramutwikira, aramubwira ati watose cyane reka ngutwikire imvura ireke gukomeza kukunyagira. Yahise amutwikira kuko n'uwo mutaka yari afite, maze Bazili yubura amaso aramureba aramushimira cyane, ineza ye iramutangaza, aramubwira turakoze. Nta kindi kintu yamubwiye gusa ni iryo jambo ryo kumushimira ngo urakoze gusa yavuze. Uwo mukobwa aramubwira ati aha hantu harimo kugera imvura nyinshi cyane, iyo uba wagiye kugama ahandi hantu nibyo byari kuba byiza kurushaho. Bazili aramubwira ati narebaga nkabona nagera ahandi hantu nakugama natose cyane, mpitamo kubyihorera nikinga hano nyine kuri uru rubaraza. Bazili noneho kuko umukobwa yarabonye ko yanyagiwe yatose, nawe yahise atangira kumwereka ko n'imbeho yamwishe cyane, ahita atangira no kwititiza cyane. Umukobwa arabibona aramubwira ati yewe watose cyane, urimo no gutitira, ushobora no kurwara, ndabona imvura yakunyagiye cyane, rero njyewe nkorera hano hafi, ngwino tujyane ube wicaye aho nkorera mo imbere mu nzu, byibuze imbeho ishire ureke gukomeza gutitira gutyo. Bahise bagenda n'ubundi umukobwa amutwikiriye n'umutaka, maze bageze aho yacururizaga imyenda ahita afungura, ubundi barinjira amwereka aho yicara. Yahise afata keto yari iri aho yacururizaga maze aracomeka amukorera icyayi, ahita amuhereza, ahita afata n'akabaga yari afite yari azanyemo utwo kurya, ahita akuramo akabogisi yari azanyemo ibyo kurya arakamuhereza, aramubwira ati ndabona nukuri wagira ngo urakonje cyane, akira unywe iki cyayi gishyushye, n'ahangaha mfite ibyo kurya bishyushye, ngaha akira urye urebe ko imbeho yashira. Uwo mukobwa ariko kumuha ibyo kurya si uko gusa yarabikoreye kugira ngo ashyuhe, ahubwo nuko yanamwitegerezaga akabona ashobora kuba yishwe n'inzara, akavuga ati umuntu uba wiriwe ku muhanda koko ubundi yaba yakuye hehe ikintu cyo kurya? Nuko aramwitangira ibyo kurya yarazanye, ahita bimwihera ngo abe ari bubirye. Bazili yarabyakiriye ariko yumvaga byamurenze, ntabwo yarimo kubishyikira. Ntabwo byagarukiye aho kandi kuko uwo mukobwa yahise afata n'akayesharupe yari afite akamushyira mu bitugu, arangije aramubwira ati ngaho ifubike n'aka kayesharupe wenda hari icyo kakumarira. Yewe hano mpacuruza imyenda y'abana gusa, iyo nza kuba mfitemo n'iy'abantu bakuru mba nguhaye ugakuramo ibyo wambaye ukaba wambaye kuko watose cyane. Bazili aramubwira ati nukuri niba ngibi ukoze birahagije kandi Imana iguha umugisha mwinshi. Christella ahita amubwira ati nta kibazo ngaho rero uryoherwa. Ahita amwibwira aramubwira ati njyewe nitwa Christella, ncururiza hano iyi myenda y'abana nk'uko urimo kubibona. Bazili nawe aramwibwira ati nanjye nitwa Bazili, gusa nyine njyewe nta kintu nkora, mba ndimo kurwana n'ubuzima ngo ndebe ko bwacya kabiri. Christella ati ndabibona muri iki gihe ubuzima ntago bworoshye. Nta bindi bavuganye, Christella yaramuretse ngo yifatire amafunguro ye y'inywere n'icyayi, ubundi nawe atangira gupanga imyenda yacuruzaga aho ngaho nyine agenda ashyira ibintu byose ku murongo. Muri icyo gihe ariko nta myenda myinshi yari afite kuko byasaga nk'aho ibyo bintu byo gucuruza bitangiye vuba. Bazili we yakomeje gufungura ibiryo Christella yari amuhaye, byari biryoshye cyane no kwinywera agacyayi. Gusa uko yafunguraga niko yitegerezaga umukobwa abona imbere ye, umugiriye izo mpuhwe, akamugirira
urwo rukundo kandi nta wundi muntu wigeze arumwereka akumva biramurenze. Yaribazaga ati umukobwa unkuye ku muhanda akantwitsira akanzanya hano hantu akorera nkinjira mu nzu ye tukaba twegeranye gutya atarimo kunyinuba akangaburira akampa icyayi akamfurika, ubu koko uyu muntu njyewe namwitura iki? Burya koko ubanza abantu beza bakiriho. Imvura ihise neza, Bazili yakomeje gushimira Christella cyane ati wakoze cyane ngaho reka ngende ndabona imvura ihise. Christella aramubwira ati ese ubu ngubu ugiye he? Bazili ati mba ngiye kureba ko nabona umugira neza ungirira impuhwe nkabona udufaranga two kuntunga. Christella aramwitegereza aramubwira ati si ukugucira urubanza ariko ndumva nakubaza bino bintu, mbabarira umbwire ni iyihe mpamvu yatumye utekereza gukora ibintu nk'ibyo ngibyo byo gusabiriza? Kubera icyo wafashe umwanzuro wo kubikora gutyo? Nuko akomeza kumubwira ati ko hari akazi kenshi wakora udasabirije, ko mbona ukiri umusore, ko mbona ufite imbaraga, kuki ari ibyo ngibyo wahisemo? Bazili aramubwira ati mbere ako kazi urimo kuvuga naragakoraga, nashakishaga uko nshoboye kose nkakora akazi gatandukanye k'imbaraga, ko kwikorera imizigo n'ibindi biraka byose mbonye nkabikora, ariko nari maze iminsi ndwaye ku buryo n'izo mbaraga zo kwikorera rwose ntari nkizifite, nta kintu na kimwe nari mbashije. Numvaga mfite isereri muri iyi minsi nzengera ku buryo numvaga nenda no kwikubita hasi. Rero natinye kuzagwa mu muhanda, ndavuga nti byibuze ninkira nzasubirayo, ariko rwose muri iyi minsi ntabwo nanjye norohewe n'ubuzima, niyo mpamvu nyine yatumye mfata umwanzuro wo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa nanjye byose ndabyicuza, nakoze amakosa akomeye cyane, ntabwo nigeze nteganyiriza iminsi mibi. Nari umusore mfite imbaraga nkora ku kazi nyine, ntabwo natekerezaga ko hari igihe nzarwara noneho nkarwara igihe kirekire simbashe kujya nkora nyine. Ntabwo nigeze ntekereza yuko hari igihe umuntu akenera gutungwa n'ibyo yizigamye gusa. Numvaga nkomeye, buri munsi nzajya njya gukora nkabona ibyo ntahana byo kurya, nanjye nyine nkirira gusa bikarangira. Nuko nyine biza kurangira ari uko nguko bingendekeye, nta kintu na kimwe nsigaranye, mpitamo kujya gusabiriza gutyo. Christella kubyumva ati ihangane pe, ihangane ni ukuri, ubu se urumva umeze ute? Urumva ukirwaye cyane? Bazili ati umeze neza, ndumva nanatangiye kubona akabaraga rwose, ndumva mfite agatege, ngiye kongera kubigerageza no gushaka ikindi kintu nakora. Christella kumva amubwiye yuko yorohewe, ko asigaye yumva ameze neza nafite imbaraga, aramubwira ati Imana ishimwe ko umeze neza, ngaho komeza ugerageze uhatane urebe ko wahangana n'ubu buzima bw'iyi minsi butoroshye, ariko nk'uko ubivuze utwo uzajya ubona ujye wibuka kuzigamira ejo hazaza, kuko hari igihe nyine umuntu atungurwa n'ibintu nk'ibyo ngibyo by'uburwayi n'ibindi bibazo bitandukanye umuntu atamenya aho bituruka, utwo wizigamye tukakugoboka. Bazili aramubwira ati wivunika, ubu ngubu nyine nanjye nabonye isomo, ntabwo nari nzi ko igihe kimwe nzisanga nsigaye nsabiriza, ntabwo natekerezaga yuko nanjye byambaho. Nta bindi byinshi bavuganye, Bazili yahise amusezeraho ngo agende, nuko arigendera, Christella nawe asigara aho ngaho. Bazili amaze kugenda, Christella asigaye agahinda kamwishe, avuga ati ariko mana yanjye, mbega ubuzima, mbega ukuntu imibereho y'iki gihe igoranye cyane, umujene nk'uriya koko agasabiriza. Yahise afata telefone ye atangira guhamagara abantu bose baziranye ngo amushakire akazi, naho kaba ari akazi gaciriritse ako ariko kose, ariko ntabwo yahise akabona. Bose bamubwiraga ko nta gahari muri icyo gihe, ariko ko nikaboneka bazamubwira. Ntabwo yatuje, yumvaga agomba gukora icyo ashoboye cyose maze akazamubonera akazi. Bazili nawe amaze kugenda, yagendaga avuga ati umukobwa amaze iminsi nshaka n'uriya nta wundi, namubonye rwose, ubu se mpite mubwiza ukuri
mubwire ukuntu ndi umukire cyangwa mbe mwihoreye? Oya, nkeneye ikindi gihe gitoya reka mbe ndekeye aho. Oya, nkeneye ikindi gihe gitoya reka mbe ndetse reka mbihe umwanya ufatika uhagije. Bazili nubwo yumvaga ibyo bintu agomba kubihereza umwanya uhagije, ariko ntabwo yaretse gukomeza gutekereza ku mukobwa. Yibukaga ukuntu yamurebanaga impuhwe nyinshi cyane, ukuntu yabonaga ahangayikishijwe n'ukuntu ubuzima bwamucanze, akibuka bari kumwe mu mutaka bagendana, amutwikiriye, bitamujennye, bitamubangamiye, atamwinubye, akumva ibyo bintu ntabwo arimo kubishyikira. Akibuka ukuntu yamwugamishije akamujyana ahantu akorera, akamuhereza ibyo kurya biryoshye, akamutekera icyayi, akamufubika. Akibuka ukuntu ari umukobwa mwiza cyane, agasenga asaba Imana ngo izamumuhe. Mu minsi yakurikiyeho, Christella yakomeje kumushakira akazi, agize n'Imana arakamubonera. Kari akazi ko gukora ahantu muri stoke, aterura amakarito n'imifuka, akanatwaza abakiriya kubibagereza ku modoka zabo. Nubwo nyine yumvaga ari akazi kavunanye cyane, ariko yumvaga uko bimeze kose biruta gusabiriza. Akavuga ati nzakomeza mubarize n'ahandi hantu hatandukanye, kandi icyizere kirahari ko igihe wenda kizagira akabona akazi keza. Christella ariko yatangiye kwibuka yuko nta adresse za Bazili afite. Atangira kujya amushakisha ku mihanda, mu masoko atandukanye, ariko aramubura. Akazi yari yaramuboneye, bageze n'ubwo bakitwarira bakihera abandi, kubera yuko nyine Bazili bari baramubuze. Kubona bagatanze byaramubabaje cyane, ariko nawe yari abizi neza ko nta kundi kuntu byagenda. Yahoraga yibaza ahantu Bazili yaba yaragiye, maze akumva biramuyobeye. Bazili nawe kandi yakundaga kuza kureba Christella aho akorera, ariko akamubura agasanga adahari. Gusa ariko noneho umunsi umwe yaraje arahamusanga. Christella akimukubita amaso yarishimye cyane, ati Bazili ko nakubuze byagenze bite? Umeze neza se byibuze? Bazili ati meze neza, ariko nanjye nari narakubuze. Icyo gihe nubwo yari yambaye ibintu biri aho bisanzwe bya gikene, ariko yasaga neza, bigaragara yuko atagisabiriza. Christella biramushimisha cyane kubona ukuntu asigaye ameze neza, ariko aramubwira ati sha narakubuze, kandi nari nakuboneye akazi, nuko barinda banakantwara. Uzi ko ibyo bintu byambabaje, ariko humura, hari ahandi hantu ndimo guteganya, uze kuza kumpereza nimero za telefone zawe nazagushakiraho, kugira ngo batazongera kukadutwara. Bazili ahita amuhereza nimero ze za telefone, Christella nawe amuhereza ize. Bazili ahita azisevinga mu gatelefone gato yari afite mu ntoki. Yabonaga umukobwa bisa nkaho yashimishijwe cyane no kongera kumubona, nawe bimutera kumwisanzuraho, nuko baraganira. Aramubaza ati none se ko najyaga nza hano kukureba nkakubura? Narakubuze kenshi, rimwe na rimwe ntangira gutekereza yuko ushobora kuba utagicururiza hano. Christella aramubwira ati ntago nakubwiye byose, ubundi mu buzima busanzwe buriya ndi umwarimu, buriya warazaga ugasanga nagiye ku kazi. Bazili ahita yishima, aramubwira ati wawu, ndumva ari byiza cyane. Maze aramubaza ati akazi ko kwigisha ko kaba katoroshye, ugafatanya no gucuruza ukabishobora? Christella ati bisaba kwiyemeza no kugira ibyo wigomwa nyine. Iyo mvuye ku kazi nyura hano, ahita nkomerezaho nyine ncuruza, ubundi ngataha nijoro. Muri vacances no muri weekend nibwo mba mfite umwanya uhagije wo gucuruza. Muri makeya nyine, ariko ntago biba binyoroheye, ariko ndabikora kuko narabyiyemeje. Nuko aramubwira ati nashakaga kubigerageza, ariko mu minsi iri imbere nzashaka umuntu uzajya uhambera, njye njya mu kazi nyine, njye nza mpamusanga. Bazili aramubwira ati ni byiza cyane, biranshimishije cyane, ndumva uzi gushakisha. Christella ahita amubaza ati none se wowe bite? Bazili ati nanjye ndaho biragenda, ariko usa n'uwatera amashaba cyane. Christella aratungurwa ati nsa n'uwatera amashaba gute se? Ntera amashaba gute? Bazili ahita amubwira ati cyagiye dutandukanye nahise mpura n'umukire anyihera akazi, yego ntago ampemba menshi cyane,
ariko byibuze amafaranga ampemba atuma mbasha kubaho. Christella arishima cyane ati ndumva ari byiza cyane, ntushobora kumva ukuntu binshimishije. Bazira ati nanjye mba numva ntabyumva, ibaze ko ampemba ibihumbi 100 byose ku kwezi. Bazili yabivugaga yatangaye cyane nkaho wagira ngo ibihumbi 100 ni amafaranga menshi cyane. Maze Christella aramubwira ati nukuri ntabwo byari ngombwa kumbwira umushahara wawe wose. Bazili ati njyewe ndumva ari ngombwa cyane kuko wanyeretse itandukaniro hagati y'abandi bantu bose nahuraga nabo. Mba numva nakubwira ibyanjye byose. Uzi ukuntu abantu banyuraga hari benshi cyane bakanga kunyugamisha cya gihe wasanze imvura irimo kunyagira, naho ngiye kugama bakampunga bakavuga amagambo yo kunkomeretsa. Ntabwo nagusobanura byose ukuntu byari bindemereye, ariko warakoze cyane, watumye nizera ko abantu beza bakiriho ku isi. Nubwo ntacyo mfite gifatika ngo ngushimire, ariko ndasaba Imana ngo ineza wangiriye nzayikwitura. Nuko arambwira ati Christella warakoze cyane, ibyo wankoreye ntabwo nzigera mbyibagirwa. Christella nawe arambwira ati urakoze gushima. Bacitseho gatoya Bazili ahita amaze ati none se mwanyemerera wenda nkazajya mbahamagara tukavugana? Christella aramubwira ati nta kibazo, ariko nshobora kutakwitaba bitewe wenda n'akazi naba ndimo. Urumva nyine ko kukwitaba no kutakwitaba byaterwa n'akazi naba mfite. Bazili aramubwira ati humura ntabwo nzigera nkubangamira mu kazi kawe, nzubaha akazi kawe uko bishoboka kose, kandi urakoze nyine kubyemera. Nta byinshi bavuganye icyo gihe yahise amusezera arigendera. Christella nawe asigara mu kazi ke gutyo. Bazili yagendaga avuga ati uriya mukobwa ko namukunze cyane, kari umuntu mwiza, uwamwibwira aka kanya uwo ndi we nkareka gukomeza kumugerageza koko? Ese buriya ubundi ndamutse mubwiye ko mukunda mpembwa ibihumbi 100 gusa, kari umukobwa wiyubatse uhembwa akanikorera, yakemera umuntu nkanjye? Yakemera gukundana n'umuntu nkanjye uhembwa inote y'100 gusa nta kindi kintu mfite ku ruhande? Buriya kuko yabyemera nubwo nabonye agira umutima mwiza. Gusa ndamutse mbimubwiye nkabona ntabyemeye kubera uwo ndi we, uriya we nanakemera nkahita mubwiza ukuri kw'ibyanjye byose, yanyemera? Nta wundi mukobwa rwose naba ntegereje. Bazili yibajije byinshi, ariko abona akibura igihe gitoya cyane kugira ngo nyine azatangire amwibwire. Christella nawe aho yari ari yakomezaga gutekereza ku muhungu akibaza ati ibi bintu birimo kumbaho ni ibiki koko? Yibazaga ibintu birimo kumubaho nawe akumva biramuyobeye. Yumvaga amwikundiye cyane atitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Batangiye kujya bavugana cyane, bagahamagarana, bakandikirana. Bazili akamugisha inama y'icyo yakora ngo atere imbere, Christella nawe akamubwira uko abyumva kandi agashimishwa n'uburyo yabonaga ashaka gutera imbere, kandi akabona anabiharanira cyane kugira ngo azabigereho. Umunsi umwe ari nijoro Christella atashye avuye gucuruza, yumvaga ananiwe cyane. Yabaga ananiwe cyane kuko yabaga yanakoze cyane, kuko nyuma y'akazi katoroshye ko kwigisha yakomerezagaho gucuruza. Icyo gihe amaze gukaraba agiye kuryama, mama we yaramuhamagaye maze amwibutse by'umunsi mukuru biteguraga iwabo mu rugo w'isabukuru y'imyaka 35 ababyeyi be bari bamaze babanye. Christella ati ntugire ikibazo mama, ndabyibuka neza cyane, kandi humura nzaza pe, ntugire impungenge nzaza. Mama aramubwira ati mwana wanjye urakoze kumbwira ko uzaza, ariko se ko numva uvuga ngo uzaza wenyine? Christella ati mama none uragira ngo nzazane nande? Mama ati reka rwose kuri iyi nshuro ndizera yuko utazaza wenyine, ugomba kuzatwereka n'umusore muzabana. Christella ati ariko mama nta kiganiro dushobora kugirana utazanyemo ibyo bintu by'abasore n'abagabo koko? Mama aramubwira ati erega ugomba kubyumva mwana wanjye, ngomba kubizanamo igihe cyose nyine utarabikemura. Imyaka 30 maze kugira ni mikeya koko tuvugishije ukuri. Rero
niba nta musore witeguye kuzatwereka, uzatwemerere tugushyingirane na Edimo kuko uzi ukuntu agukunda cyane kandi afite ibintu byose bishoboka byatuma muzagira urugo rwiza. Edimo ni umukire, afite amafaranga menshi afatika, afite inzu nziza, afite akazi keza, afite imodoka. Ubundi ni ukubera iki wowe umwanga n'ukuntu abakobwa bino birirwa bamwiruka inyuma? Rero niba wumva yuko nta musore uzatuzanira, wowe na Edimo mugomba kuzahava mutubwiye itariki y'ubukwe kuko aragukunda cyane. Icyo yabuze ni ijambo ryawe rya nyuma rimwemerera yuko nyine nawe umukunda kugira ngo mukomezanye. Naho ubundi rwose wikomeza guta igihe mwana wanjye, dore umaze gukura, nta n'undi mugabo wabona usumbye Edimo. Sinzi ibyo uba urimo. Christella kubera ukuntu atakundaga uwo mugabo Edimo bari barimo kumubwira, yumvaga adashaka no gukomeza kumwumva mu matwi ye, maze abwira mama we ati mama, mbabarira rwose iby'uwo mugabo Edimo uba ubiretse, mbabarira pe. Mama we kumva ko amubwiye ngo icyo kiganiro bakireke, maze amubwira nabi ati none ubwo uragira ngo bigende bite? Ese kubera icyo udashaka kumva ibintu umuntu arimo kukubwira? Christella aramubwira ati impamvu ngusabye nyine kumureka nuko hari undi musore twikundanira, rero uwo nguwo mwihorere, ntuzongere no kumuzana mu biganiro byacu, mureke rwose. Mama we akibyumva arishima cyane ati ntiwumva noneho se kubera icyo utari wabimbwiye se ko uwo musore ahari? Christella ati nareba ubikubwire, ariko nyine nawe ntujya umpa agahenze, uwo muntu uhora umuvuga wagira ngo sinzi rwose. Mbabarira rero ntuzongere kumuzana kuko njyewe nifitiye umusore dukundana. Maze mama aramubwira ati ubwo rero nuza uzaze umuzanye, ntuzamusige, uzatwereka uwo mukwe wacu rwose. Erega papa wawe nawe aba amereye nabi, abavuga ngo ndakoshya, ngo ndagushuka, ngo ni njyewe ugushyigikira muri iyo myanzuro yawe yo gutinda gushaka. Ntabanyoroheye pe, uzamuzane wenda yampa agahenze. Christella yarabimwemereye, aramubwira ati rwose nimuhumure, umukunzi wanjye nzamuzana, nzamubereka, ntimugire ikibazo na kimwe. Mama we akomeza kwishima cyane ati turabiteguye rwose, turabategereje, twishimiye kuzabona uwo mukunzi wawe. Nuko ahita amusezeraho arakupa. Akimara gukupa, Christella yatangiye kubunza imitima. Yari abizi neza ko umusore amaze kwemera yuko bakundana ntawe uhari, akibaza ati nzabigenza nte, nzahinguka mu maso yabo gute nta musore mberetse? Ese nzakora iki kugira ngo bareke gukomeza gushaka kumpuza n'uriya mugabo ku ngufu kandi njyewe ntamukunda koko? Simukunda, simushaka, simba nshaka no kumutekereza. Yakomeje kubitekerezaho, gusa yumva uko byagombaga kugenda kose agomba kugira icyo akora kugira ngo badakomeza kumuhoza ku nkeke, bamubaza umuhungu bakundana kandi ngo banashake kumushyingira uwo adashaka. Yahise atekereza guhamagara Bazili kuko bari basanzwe baganira byinshi kandi anamwisanzuraho cyane. Yahise afata telefone ye nyine atangira kumuhamagara, maze Bazili kubona ko umukobwa amuhamagaye muri ayo masaha y'ijoro arikanga. Bazili nta no gutinda yahise amwitaba vuba na bwangu, maze aramubaza ati Christella, banza umbwire umeze neza, babarira umbwire niba umeze neza. Christella araseka ati yego ko kuki se utekereza ko ntameze neza? Bazili ati mbabarira, banza umbwire umeze neza. Christella ati yego meze neza, nta n'ikibazo na kimwe mfite. Bazili ariruhutsa ati Imana ishimwe, ni byiza niba umeze neza. Nari ngize ubwoba bwinshi ngira ngo abajura baraguteye cyangwa se hari ikindi kintu kibi kikubayeho, gusa nari kuba niteguye guhita nkugeraho mu masegonda. Christella aratungurwa kubera yaramubwiye amagambo nk'ayo ngayo, ahita anamubwira icyo yari amuhamagariye muri iryo joro, amubwira byose ko yifuza ko bazajyana iwabo bakarekera gukomeza kumwishyuza umusore bakundana no gushaka kumushyingira uwo adashaka. Ati ndabizi ni ukukugora no kukuvuna cyane, ariko uzamfashe ni ukuri ubinkorera umunsi umwe, nako si umunsi umwe, ni amasaha makeya gusa, kuko mu rugo ntabwo baba banyoroheye n'ibibazo byabo. Bazili
ati ibyo bibazo ndabizi uko biba bimeze, buri wese ukubonye iyo atangiye kukubaza ati ese na n'ubu nturashaka, ese uzimariya ryari, ese nta n'umukunzi ufite cyangwa barakuroze. Christelle aramubwira ati wabimenye rwose nuko nguko biba bimeze, umuryango wanjye wose uzaba uhari, nibyo nanjye ndimo kwanga ko bazatangira kumbaza. Ariko noneho ikintu kirenzeho cyane ni uwo mugabo bifuza yuko dushyingiranwa, ndagira ngo byibuze nzabereke yuko hari umuntu dukundana, bazampa agahenge rwose, bazareke gukomeza kumpatiriza bansaba kubana nawe. Bazili aramubwira ati humura ntugire ikibazo, nzagufasha rwose, nzaba mpari ku bwawe. Ati gusa ntago natekerezaga ko ibyo bintu wabisaba umuntu uciriritse nkanjye, humura rero tuzajyana, ntago nakanga kugufasha. Christelle yaramushimiye cyane ko yemeye kumufasha, maze batangira no kwitegura nyine uwo munsi ugeze wo kujya iwabo, nuko nabo bajyayo. Icyo gihe barajyanye, Bazili yari yiyambariye imyambaro isanzwe, imodoka ze nziza cyane yazisize abishaka, nta n'imwe yajyanye. Baragiye nuko bitegera bisanzwe, bakigerayo basanze bishyushye cyane n'abashyitsi ari benshi. Famiye ya Christelle yari imukumbuye cyane, dore ko banaherukanaga kera, kandi bari banafite amatsiko menshi cyane yo kubona umuhungu bakundana. Umukuru we yahise aza abasanganira, yari umudamu w'umukire cyane kandi yari afite akazi keza cyane, yarashatse n'umugabo w'umukire. Agikubita amaso Christelle akanareba umuhungu bari kumwe, yarikanze maze nta no kwihakabanga, ahita aseka cyane ati none se uyu niwe mukwe watubwiraga? Christelle ati yego, yitwa Bazili, ni fiancé wanjye. Mukuru we ataha, nuko ahita atangira kumwitegereza kuva ku musatsi kugeza ku kirenge, ubundi azunguza umutwe ati none se wabuze undi muhungu muzima utuzanira? Mukuru wa Christelle yitegerezaga Bazili ukuntu yambaye agashati gasa nkaho gashaje, agakoti gasa nkaho ari akakera cyane, inkweto itagezweho imeze nabi kandi ubona ko nayo ishaje, akabona rwose wapi ntabivamo. Yakomeje kumureba nabi cyane arimyoza, ahita anigendera. Christelle yarababaye cyane, abwira Bazili ati umbabarire kubera yuko ntago natekerezaga ko ari uku kuntu biri buze kuza kugenda, umbabarire ni ukuri. Bazili ati nta kibazo, umura njyewe ntutekereze yuko wenda binkomerekeje cyane, nta kibazo ni ukuri. Nuko arambwira ati ndabizi nta muntu bitababaza, ni ukuri mbabarira. Maze Bazili ati nta kibazo ni ukuri kandi ntukomeze no kubitekerezaho cyane. Ahita amufata ikiganza, ubundi aramwongorera arambwira ati uze kwibuka yuko nyine ndi umukunzi wawe, uyu munsi ni njye nawe. Christelle araseka ati ahubwo nari nzi ko ari wowe uri buze kuza kubyibagirwa, ukaza kuza kwigira nkaho tudakundana. Nuko bahita bagenda barimo guseka gutyo, bagenda berekeza aho abandi bantu bari bari, nuko nabo batangira kubasuhuza. Ikirori cyarakomeje, maze muri uwo mugoroba bisa nkaho birangiye, n'abashyitsi benshi batashye, hasigara abantu bake bo muri famiye ya Christelle gusa. Bayicaye ngo batangire kuganira nk'umuryango, ariko ikintu cyatunguye Christelle nuko yahise abona wa mugabo Edmond iwabo bashakaga kubashyingira aje abasanga. Yahise aza yambaye neza cyane, kandi yari yaje n'imodoka ye nziza cyane yari afite, maze ahita yerekeza aho Christelle yari ari, ahita agenda aramuhobera cyane, bisa nkaho ashaka kubabaza Bazili. Yarabikoze abishaka kugira ngo amubabaze, kugira ngo amwereke yuko akimukunda cyane kandi ko yahoze anamukunda cyane bakundana. Maze ahita abwira Christelle ati numvishe ngo usigaye ufite fiancé, nibyo? Christelle ati yego. Ahita yerekana Bazili bari bicaranye ko ari we mukunzi we, ko bakundana cyane, ko bitegura no gukora ubukwe. Ibyo bintu yavuze by'ubukwe nawe yamaze kubivuga yumva biramutunguye, kuko ajya kuzana Bazili wabo ntabwo ibyo bintu by'ubukwe ubundi bari babyumvikanye ko ari buze kuza kubishyiramo. Gusa yarabiretse nyine, ntiyabigira ibintu birebire, ntiyanabitekerezaho cyane, akomeza kuvuga ukuntu bakundana cyane, ko ari we mukunzi we, yaje kubereka nyine ko ari fiancé we.
Edimo nawe kwitegereza Bazile yahise atangira guseka, aramubwira ati ubwo wansigaga ukagenda ukanga ko dukomeza gukundana, nari nzi ko ubonye wenda nk'umugabo w'umukire cyane ukubye nk'inshuro zingahe ibyo nari mfite, none ahubwo ndabona bisa nkaho ari nko kwanga kugendera mu ndege ahubwo ukajya kwicara ku igare. Christella aramubwira aho kujya muri iyo ndege ndira ntishimye, nkayijyamo gusa kugira ngo inyorohereze urugendo ikazangezaho ngera nashwanyaguritse, umutima wanjye numva wenda gushwanyagurika nyine kubera intimba n'agahinda, byarutwa nkajya kuri iryo gare urimo guseka, iryo gare urimo kugaya, ariko nkarijyaho nishimye cyane kuko naho byaba ari urugendo rurerure kandi ruvunanye, ntago nabyumva kubera ibyishimo n'umunezero nawe mfite, wenda nshobora no kutabyumva kubera umuntu twaba turi kumwe atwaye iryo gare, kubera ukuntu twaba twishimye tuganira duseka, nta nubwo nakumva ko urwo rugendo ari rurerure. Edimo yarababaye agahinda karamwica, atangira guhekenya amenyo, ashaka no kubikubita urushyi. Bazile wari urimo kubareba ahita amufata ukuboko aramwihanangiriza amureba nabi cyane, aramubwira ati sinongere kukubona umukoraho, ntiwongere no kubitekereza. Ahita afata Christella amukura impande ya Edimo, ahita aza baricarana, maze Edimo kubona ayo magambo yose Bazile yaramaze kuvuga, ahita amubwira ati ceceka vuba, umugabo udafite ifaranga nta n'ijambo aba agomba kugira. Christella ati ntukomeze gusuzugura umukunzi wanjye, kuko namuhitamo inshuro 1000 kukurusha, namuhitamo inshuro 1000 kuruta uko naguhitamo mu bandi. Arankunda, aranyumva, aranyubaha, ntago ajya nsha inyuma, ntahahuriye nawe, yewe singomba no kubagiriranya, muratandukanye cyane, ntarara mu tubari ngo ayoberwe n'iyo ataha, nta n'ahantu na hamwe mushobora guhurira. Ubu umuntu bwe afite nibwo butunzi ntagereranywa kurenza n'ayo mafaranga yawe wirirwa ukangisha abantu adafite icyo amaze. Rero ntukomeze kumusuzugura ngo nuko wenda adafite nk'ibyo utunze, kuko arakurenze cyane nta naho muhuriye. Wowe ibyo utunze ashobora kubigeraho akabibona, ariko wowe ubu umuntu afite n'umutima mwiza afite n'indangagaciro afite, wowe nta nubwo ushobora kubishaka ngo bibone. Edimo yakomeje kurakara cyane kumva ayo magambo Christella arimo kumubwira, umujinya uramwica, maze kugira ngo ataza kuza kongera gukora ikintu kibi kandi yarabonaga ubwo yashakaga kumukubita abantu bose bahise bamureba nabi bakanamuseka bavuga bati yewe uno si umugabo, umuntu ushaka no gukubita umugore we mu ruhame. Bari bamusetse cyane, maze ahita yigendera n'umujinya mwinshi cyane, abandi nabo basigara aho ngaho. Famiye ya Christella bakomeje kubona ukuntu Christella yarakaye cyane, maze bahita babasaba gutuza, bati Christella wirakara cyane ngaho tuza tuganire. Papa we ahita abaza Bazile ati ubundi harya ngo ukora iki? Bazile ati inkora ibiraka bitandukanye. Abari aho ngaho bose baraseka bati ibiraka bitandukanye, ikiraka se ni akazi? Maze papa wa Christella ati bivuze ngo rero nta kazi ugira, nta mafaranga, nta butaka, nta kazi, nta nzu, nta modoka, nta kintu na kimwe. None ngaho tubwire, ni gute uzabasha kwita ku mukobwa wanjye? Christella ati papa, hamwe nawe ndishimye kandi nicyo kintu cy'ingenzi. Ibyishimo mfite ampa nta nubwo amafaranga yabigura. Papa we ati ceceka kandi nawe ntiwongere kuvuga, si wowe ndimo kubaza. Ahita ahaguruka yegera Bazile cyane aramubaza ati ngaho mbwira, ubu ngubu uramukunda? Ko numva nta kintu na kimwe ufite, none waba unshukira umukobwa? Wasanga wirirwa umushukashuka umubwira utugambo turyohereye kugira ngo uzamurye utwe twose aba ari uzagutunga. Bazile ati oya, ntago ari uko nguko bimeze, ndamukunda cyane kandi urukundo mukunda ruzatuma nkora igishoboka cyose kugira ngo abeho yishimye. Nubwo butunzi mwifuza, icyizere kirahari ko buzaza. Papa we yisubirira kwicara, ariko nyine ubona ko atanyuzwe, ubona ko atishimye. Bakomeza kuganira ariko nta byishimo na bikeya rwose biri aho ngaho. Igihe cyaje kugera
nuko ba Christella barasezera ngo batahe. Batashye babaherekeje bari mu nzira, papa yaramukuriye basigarana inyuma, aramubwira ati wa mwana we, nuko nanze ko hakomeza kuba akavuyo mu rugo rwanjye, ariko ndakubujije, uriya muhungu ndamukubujije. Ese ni ryari wabonye urukundo rwubakira ku magambo gusa? Uriya muhungu aragushukashukisha turiya tugambo twe turyohereye, nawe ukabyemera? Ngaho nyemerera umbwire yuko uriya muhungu mugiye gutandukana. Aragushuka ngo aragukunda, ngo muzagera kuri byinshi kubera urukundo agukunda, nawe rega ukumva nibyo? Ese niki kikubwira yuko ibyo avuga ari ukuri? Ese ubundi gihamya kiri hehe yuko muzabigeraho koko? Ngaho mbwira ikintu kikwemeza ko ibyo bintu abakubwira ari byo. Rero reka nkubwire ikintu kimwe, niba udashaka Edimo koko, uzashaka undi mugabo w'umukire nkawe. Ariko niba rwose udashaka gutandukana n'uriya mutindi, ntuzangarukire mu rugo, ntuzongere no kumpamagara kuri telefone wa mukobwa we. Christella abona papa we yarakaye cyane, ahita anamusezera arigendera. Nawe ahita agenda asanga Bazili aho yari ageze kugira ngo bakomeze bagende. Papa we yari yarakaye cyane ku buryo atigeze anasezera Bazili, yigendeye gutyo yisubira inyuma. Bazili na Christella nabo bikomereza urugendo, bahita bagenda bahagarara ahantu hamwe bategerezaga moto kugira ngo zize zibageze ku modoka bagende. Bahagaze aho bategereje moto, imvura yatangiye kugwa maze bajya kugama. Icyo gihe Christella akomeza gusaba imbabazi Bazili, ati umbabarire n'ukuri ku byakubayeho byose, ntago natekerezaga yuko iwacu bari buze kuza kugusuzugura kuriya, nanjye byantunguye cyane, ntago ariko nabitekerezaga, umbabarire. Bazili ntacyo aramusubiza ngo amubwire yuko amubabariye. Mukuru wa Christella yahise amuhamagara, ati ubu ngubu imvura ntibanyagiriye kuri moto mugenda? Christella ati oya, itangiye kugwa tutarazijyaho, twari twazibuze, gusa dutegereje yuko imvura ihita tukabona gutega tukagenda. Mukuru araseka ati rwose ubwo ngubwo uremeye, uri kunyagirwa, urimo gutitira aho ngaho ku muhanda, reka nzi mpamagare Edimo aza abagezaho umufatira bisi. Erega burya Edimo si umuntu mubi nk'uko ubitekereza, kandi aragukunda cyane. Urukundo agukunda uzi ko rushobora no gutuma ahinduka akaba umuntu mwiza utigeze ubona. Aragukunda cyane rwose, yakora buri kimwe cyose ku bwawe. Muhandi mahirwe ni ukuri, reka muhamagare aza byibuze abageze kuri bisi, ntimukomeze kunyagirirwa aho ngaho ku muhanda. Christella ati erega ubuzima bwanjye mwikomeza kubuzanamo Edimo ku ngufu, njyewe simushaka, mwihorere rwose, turugama, imvura nihita turataha. Mukuru atangira kumutuka, atariko kuki utakigira ubwenge? Ninde mukobwa wabonye yitesha umugabo w'umukire nk'uriya, ngasanze umuhungu nk'uwo udafite ikintu na kimwe? Christella aterega kuba ari umukire si ikibazo, ahubwo ikibazo ni uko ntamukunda rwose. Kuba umuntu ari umukire byonyine ntabwo bihagije ngo mpite numva namukunda. Mukuru wa Christella ahita arakara cyane, atari kubanza basigaye barakoroze. Ngaho komeza wishwe n'imbeho aho ngaho ku muhanda muri iyo mvura, n'uwo mutindi wawe udafite ikintu na kimwe akumariye. Ubu wari kuba umeze neza, ushyushye, uri mu modoka nziza cyane, Edimo agutwaye akanakugeza aho utaha, ntujye gufata izo za bisi zawe zatwegerane. None nyumvira ubwo bugoryi uba ufite, ko mbona umaze gukura, uzagira ubwenge ryari? Christella atariko wambabaye ukampa amahoro, ntukomeze kumpatiriza umbwira ko ngomba gukundana na Edimo. Edimo namuretse ntamureba, imico ye yose ndayizi kurusha uko mwebwe muyizi. Uko mumubona inyuma siko ari, uko mumutekereza siko ameze. Ntago njyewe nakundana n'umuntu nk'uriya ngo nuko ari umukire gusa. Rero ni mumpa amahoro, nzihitiremo uwo tubana nkunda, kugira ngo ntazabaho nicuza. Mumbabarire kandi mwemere ibitekerezo byanjye n'ibyifuzo byanjye, mwikomeza gushaka kumpitiramo uwo ntashaka njyewe. Mukuru akomeza kurakara cyane, ahita anamukupa ngo atakomeza kumubwira ko atakemera Edimo n'ukuntu we yashakaga ko bashyingiranywa. Amaze kumukupa ariko hashize amasegonda make ahita yongera aramuhamagara, nuko aramubwira ati Christella mwana wa mama, iyo mikino urimo wayiretse koko?
ese uba ushaka umugabo umeze ute? Ese ubwo ni iki kikubwira ko uwo muhungu agukunda ubundi? Nyamara ibyo papa yakubwiye nibyo, uwo muhungu arakubeshya, ari kugira ngo nimumare kubana ari wowe uzatangira kumutunga. Kakubayeho rwose, ni wowe ugiye gutangira kuzaba umugabo mu rugo. Uzajya umuhereza byose, umumenyere byose, azakurya utwawe narangiza agusige, agusigurira. Nta nubwo azigera yibuka yuko ayo magambo yose yo wavugiye ahangaha ugaragaza yuko umukunda cyane azigera yibuka. Christella ati ariko se mwambariye mukampa amahoro, wambariye ntihongere kugira ikintu umbwira kuri ibyo bintu. Nuko mukuru ararakara ati uradutengushye gusa nta kindi, uduteye agahinda, uduteje abantu, uratubabaje, uradusebeje, nanjye sinzongera no kukuvugisha, ntago nakomeza kuvugana n'umuntu nkawe utagira ubwenge. Nuko ahita arakara, ahita anamukupa, noneho ahita amusezeranya rwose ko atazongera no kumuhamagara. Christella aramubwira ati ntacyo bintwaye rwose, aho kugira ngo nzabeho mbabaye ubuzima bwanjye bwose ndi kumwe n'uriya muntu, nta kibazo, nimunshikaho mwese ko mubishaka. Nzi neza ko igihe kizagera mukabona ko nari ndi mukuri, mukongera mukangarukira. Nuko batandukana kuri telefone. Gutyo ahita agenda asanga Bazili aho yarahagaze amutegereje. Christella akimara kuva kuri fone, Bazili yatangiye kumwitegereza, abona arimo gutitira cyane, imbeho yamwishe. Bazili arabibona, ahita amushyira ku bitugu ikoti yari yambaye, ati njyewe ndasigarana ishati gusa nta kibazo. Christella ati Bazili nukuri mbabarira, subirana ikoti ryawe, ibintu twari turimo bya prank byarangiye kandi wakoze cyane gutuka ku bwanjye, rero wimfubika nkaho ndi umukunzi wawe. Bazili ati njyewe cya gihe harya umfubika ka esharupe mu bitugu ntari umukunzi wawe? Bararebana baraseka bibuka bya bihe, maze Bazili ikote ahita yongera arimufubika. Ubundi noneho Christella arabyemera araryambara. Bakomeje kuganira, maze Bazili aramubwira ati gusa umuhungu uzakunda azaba ari umunyamahirwe cyane, ubanza hari iyo wakunze ukunda by'ukuri. Wanze umuhungu w'umukire iwanyu barimo gukomeza kuguhatira, none urimo uranyagirwa ku muhanda, utangiye no gutitira. Ubu wari kuba wibereye mu modoka ye nziza cyane, wicaye ushyushye umeze neza, nta kibazo na kimwe ufite. Christella aramubwira ati iby'ubutunzi njyewe simba mbyitayeho, gusa ngize Imana umuhungu nzakunda akaba ari n'umukire, nabishimira Imana cyane, ariko nyine ubutunzi sibwo mba nshyize imbere, njyewe urukundo nirwo nshyira imbere. Mpora nsaba Imana ngo izampe umuntu dukundana cyane bya nyabyo, atari ibingibi by'iki gihe byateye byo gukunda umuntu wabanje kwicara ugakora imibare, ukajya uteranya ugakuramo ugakuba n'ibindi nk'ibyo nyine bisigaye byarisha abantu mu mutwe. Nta rukundo na rukeya rubirimo, njyewe mba numva nta kintu na kimwe bivuze. Bagikomeje kuganira gutyo, hari imodoka nziza cyane yahise izanuka ibaparika imbere. Nuko bahita babona umuntu wari utwaye iyo modoka atangiye kubarembuza, ariko Christella yanga kujya kuyicaramo, ati wabona ari Edmo uyohereje ashaka gukomeza kunyereka yuko nyine akuri hejuru cyane, ashaka gukomeza kumbabaza, sinyijyamo pe. Bazili aramubwira ati hoya witekereza ko ari Edmo, none se uriya muntu yitwaye uramuzi naha? Christella aramwitegereza ati hoya ntago muzi pe. Maze Bazili ati ngwino rero twikitesha lift, ngwino twigendere nta kibazo. Bahise bagenda, nuko binjiramo bahita bashimira uwo muntu wari uyitwaye wari ubahaye lift. Yari imodoka nziza cyane, ni ubwa mbere mu gace k'iwabo yari abonye hazamo ikimodoka cyiza cyane nk'icyo yari arimo kubona. Byaramutunguye cyane, akibaza ati kubera iki se iyi modoka ije igakatira hariya twari turi ntikomeze ngo igende? Kubera iki isi ikata twayicaramo igahita iyongera nyine igasubira aho yari iturutse? Christella yibajije byinshi, yumva yanabibaza uwo muntu wari uyitwaye, ariko yumva ibyo ngibyo bitamureba, ahita abyihorera. Nuko bakomeza urugendo. Bakomeje kugenda, nuko bamugeza aho yabaga neza neza mu rugo iwe. Avamo ashimira nyirayo wari ubatwaye, nuko amukomeza kumushimira umutima mwiza yagize akabahereza lift, ari urugendo rungana gutyo ntanabishyuze. Akomeza no gushimira Bazili ku bwitange bwe yari yagize, akigomwa byose kuri uwo munsi, akemera kuza kumufasha. Nuko Bazili nawe amubwira ko nta kibazo, ubundi amusezeraho, nuko baratandukana.
Bazili ageze mu rugo yatangiye kwibuka ukuntu yabwiraga papa Christella ko akunda umukobwa we cyane bya nyabyo, akumva kandi ibyo yavugaga byari iby'ukuri atabishyaga. Agahita yibuka agahinda yagize cyane ubwo Edimo yashakaga gukubita Christella, akibuka ukuntu byamubabaje, akumva yagombaga kumurwanirira ko nta n'ikintu kibi na kimwe yakemera ko kimubaho. Akibuka ukuntu umunsi wose wagenze, nubwo bari bamusuzuguye bakamutuka bakamwereka ko ntacyo ari cyo, ko ntacyo avuze, bakamuharasinga, ariko yumvaga umunsi wamushimishije cyane kubera igihe yamaze ari kumwe na Christella. Byasaga nkaho yakwishimira kuba ari kumwe nawe n'ikindi gihe kirekire cyane, akumva yakishimira kuba bari kumwe bagendana bicaranye, akumva ubuzima bwamuryohera cyane ari kumwe na Christella. Muri ako kanya kandi Christella nawe aho yari ari niko yari arimo gutekereza uko umunsi wose wagenze, akibuka ukuntu yavuga ko akunda Bazili cyane, maze bitangira no kumutera amarira, atangira no kurira, akibaza ati Bazili kubera iki ngukunda cyane? Ibyo navugaga byose ko ngukunda, ko naguhitamo inshuro zirenga 1000, kwari ukuri kwanjye ntago nabeshyaga. Kubera icyo utabona ko ngukunda cyane bya nyabyo? Ese nzatinyuke mbikwibwirire? Kuki utabonaga ko ibyo navugaga byose nari nkomeje ko byari ukuri, ko nta mikino yari birimo? Ndabizi uri umukene pe, ariko umutima mwiza ufite, indangagaciro zawe, ibitekerezo byawe nta butunzi mbona bwabiruta, kandi ndagukunda cyane bya nyabyo. Ndi kumwe nawe mba numva ntuje, mba numva mfite amahoro nisanzuye, ntafite ubwoba bw'ejo hazaza. Bisa nk'aho ibibazo byanjye byose mba numva nabiboneye ibisubizo. Ndagukunda ntitaye ku bicantege byose, ku magambo y'ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye, ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Umukobwa yakomeje kumutekerezaho cyane, atangira kumva namukumbuye cyane, kandi nyamara aribwo bari bakimara gutandukana. Christella yafashe telefone ye ngo amwandikire message amubwire ko amukunda cyane, ko ibyo yavugaga byose ko amukunda byari ibya nyabyo, ko byari bimuvuye ku ndiba z'umutima we, ariko umutima urabyanga neza neza, biramunanira kubyohereza biranga, maze ahita abisiba. Akiri muri izo nzozi ze yibaza Bazili aramutse abonye message nk'iyo ngiyo amubwira ko amukunda, uko yabyakira. Yahise abona message ye amwandikiye amubaza niba atarasinzira. Christella ahita yishima cyane, maze aramusubiza amubwira yuko atarasinzira. Bazili nawe muri icyo gihe yumvaga gusinzira byanze neza neza batongeye kuvugana, maze nawe kubera ukuntu yumvaga akumbuye kongera kumuvugisha, kumva ko atarasinzira biramushimisha cyane, ahita anamuhamagara. Christella kubona umuhungu amuhamagaye yagiye mu birere arishima cyane, ariko hashize akanya akumva nanone bitangiye no kumutera ubwoba bwinshi cyane, umutima utangira no gutera cyane, yumva wenda kumuvamo. Gusa uko byari kugenda kose ntiyari kureka kumwitaba, yahise amwitaba. Bazili ahita atangira kumusaba imbabazi, ati umbabarire kuguhamagarira ijoro, nakabaye nkuri kukisinzirira, umbabarire cyane ni ukuri. Christella amubwira ko nta kibazo, ko nta kintu na kimwe bitwaye kumuhamagara amasaha nk'ayo, nuko batangira kuganira. Gusa icyo gihe ntago baganiriye cyane, bavuganyeho gatoya kuko bwari bwije kandi bwari buke mu gitondo bajya mu kazi, nuko bahita basezeranaho bararyama. Mu minsi yakurikiyeho Bazili gukomeza kwifatafata, gakomeza muhishe ko amukunda byaranze, maze amubwira ikimuri ku mutima ko amukunda cyane. Yari afite ubwoba bwinshi cyane, azi ko Christella ashobora kutabyemera, ariko yarabyemeye, nuko barakundana. Mu gukundana kwabo Bazili yakomeje kumuhisha ko ari umukire, yamusohokanaga ahantu haciriritse, Christella akabyishimira, akanezerwa muri utwo dukeya yamwerekaga yuko afite, ntabigire intambara cyangwa se ngo amubwire amagambo mabi amukomeretsa, amubwira yuko ari umukene. Yabaga byishimiye cyane, ku buryo hari n'igihe ahubwo yabonaga ko we aba arimo kurengera, akamubwira ati mu bushobozi bwawe buke ufite, ntabwo tugomba gukoresha amafaranga menshi nk'aya ngaya twakoresheje.
maze ariko Bazili akamubwira ko nta kibazo, ko nta kintu na kimwe bitwaye, ko byose aba yabitekerejeho. Igihe cyaje kugira noneho Bazili ariko abona ko agomba kumubwiza ukuri, kuko yabonaga mu biganiro byose bagirana uko bapanga iby'urukundo rwabo, abona ko Christella yiteguye kuzabana nawe muri ubwo bushobozi bwose buke afite, kuko bajyaga bapanga ubukwe ukuntu bazabukora, bagapanga buri kimwe, akumva ko Christella rwose nta kintu na kimwe bimubwiye, akumva ko yiteguye kubana nawe. Bazili yabonye ko agomba kumubwiza ukuri akamenya byose, kuko umukobwa umukunda nkawe akamukundira uko ari nta kindi kintu agendeyeho, yari yaramubonye. Yaje kumubwiza ukuri, amubwira ukuntu ibintu byose yabiteguye, ariko ko noneho Kamata yabyaye amavuta, akabona umukobwa wujuje byose yifuzaga, kandi agahita anamukunda cyane, ku buryo nawe nyine yumvaga byaramuteye ubwoba ukuntu yisanze amukunda kuri urwo rwego. Ati umbabarire rero ko nakubeshye, ariko kuba ngukunda byo ntabwo nigeze nkubeshya, ndagukunda cyane. Christella kubona ukuntu Bazili yaramubwiye ko ari umukire cyane, ntiyabyumva. Ati ntibishoboka, urambeshya. Kubera iki wambeshye? Kubera iki wemeye yuko iwacu bagutuka, bakakubwira amagambo mabi, bakakurakarira, nanjye bakandakarira, bakansha mu muryango, kandi ubizi neza ko uri umukire, ko wari ufite byose bifuza? Kubera iki utabibabwiye? Kubera iki watumye tubeshya ababyeyi banjye? Bazili ati umbabarire, kuko numvaga ntabibabwira imipango yanjye yose itaragenda nk'uko nabyifuzaga, gusa nabo tuzabasaba imbabazi kandi nizeye yuko bazatubabarira. Christella yumvaga atabyumva, ntabwo yumvaga ukuntu umuntu yakifata agakora ibyo bintu byose nk'ibyo Bazili yakoze kubera gushaka urukundo rw'ukuri. Yaramubabariye. Bazili nawe atangira noneho kumwereka ubutunzi bwe bwose yari afite. Noneho batangira gukundana, bakajya basohokana ahantu heza, ahantu hahenze, akamuhereza amagifti meza. Christella kumva arumiwe. Yaje gutungurwa noneho ubwo yamuherezaga gifti y'imodoka. Christella yumva atabyumva, yumvaga ari inzozi, ariko ntago zari inzozi, byari ibya nyabyo. Bazili yaje kumwereka inzu nziza cyane afite, maze Christella arumirwa. Aramubwira ati kaka geto wari warashatse, warambeshyaga, ese wakajyagaho ari uzi ko ndi buze kuza kukureba gusa kugira ngo urebe niba nzakomeza kugukunda? Bazili aramubwira ati cyane rwose, nicyo nabikoreraga kandi ibizamini byose warabitsinze. Umbabarire ko ariko natekereje kubikora, kandi ngusezeranyije ko ntazongera kukubeshya ukundi, nta nubwo nzongera kukugerageza ukundi rwose bibaho, kuko urukundo nkunda nta n'undi muntu warunkunda, kandi nanjye ndagukunda cyane. Christella yarishimye cyane, yishimira ko byibuze ababyeyi be batazongera kumurakarira no kumufata ukundi, ko bazishimira ubukwe azabazanira noneho, kuko yari abizi neza ko icyo bishakira ari umusore ufite ubutunzi. Bakomeje kwikundanira, gusa iby'ubukire bwa Bazili ntabwo yahise abibwira iwabo. Igihe kimwe Bazili yaramubwiye ati nshaka ko ababyeyi banjye nabo bakumenya, noneho tukazabona gusubira iwanyu tukabasaba imbabazi ko twababeshye, gusa ni njyewe ufite amakosa akomeye cyane, ntabwo nari gutuma biriya bintu byose biba. Maze Christella aramubwira ati witekereza ko ari wowe wenyine ufite amakosa, kuko nanjye amakosa akomeye cyane ndayafite, kuko nababeshye yuko uri umukunzi wanjye, gusa twizere ko nyine bazatubabarira. Igihe cyo kujya iwabo wa Bazili cyarageze, nuko bajya gusura ababyeyi be. Bakimara kugerayo ariko ibyo bakekaga ntabwo ariko byagenze. Bazili nawe iwabo bari bamaze iminsi myinshi basaba ko yabereka umukazana, azi ko umukobwa azabereka bazahita bamwishimira cyane, ariko ntabwo ariko byagenze. Bakibona umukobwa bahise batangira kugaragaza yuko batamwishimiye, nuko barigarura batangira gusa nkaho bajijisha, bashaka kubihisha, ariko Bazili yari yabibonye yuko batigeze bamwishimira. Barimo baganira, babajije Bazili icyo umukunzi we akora. Bazili arababwira ati ni umurezi. Mama we ati umurezi? Umwarimu se? Bazili ati yego. Ababyeyi be bose, papa we na mama we bati bavugira icyarimwe bati wa kaminuza ariko? Bazili ati oya, mu mashuri abanza. Mama we
ati mu mashuri abanza, arongera bisubiramo ati mu mashuri abanza, ataka nta kumiro gusa nta kindi. None se muko ababyeyi bawe bo bakora iki ma? Christella ati ababyeyi banjye nabo bari abarimu mu mashuri abanza, ariko papa yarabiretse ajya mu by'ubworozi. Mama nawe yatangiye ikiruhuko cy'izabukuru. Mama Bazili ati ubwo mbese ni ukuvuga yuko iwanyu ari abasaza n'abakecuru b'abahinzi n'aborozi? Yego. Christella nta kintu arasubiza. Bazili agenda akaramwica ati mama ibyo byose ni iby'iki? Mama ati wandetse nkiganirira n'umukazana, hari ubwo ari wowe ndimo kubaza? Ati rata nyibwirira. None se nkarya mbwira wize amashuri angahe? Christella ati njyewe nize amashuri yisumbuye. Mama Bazili araseka ati amashuri yisumbuye? Humaniste AD, amashuri 6 yisumbuye ubwo niyo wize. Araseka cyane ati yewe ubwo si utekereje neza wumva warize? Ndi nkawe ntago rwose najya mvuga yuko nize. Bazili ati mama birahagije n'ukuri, rero mumbare murekera aha rwose, ibindi bintu muzakenera kuri we nzabibabwira kuko byose ndabizi, ubuzima bwe bwose ndabuzi, nta kintu na kimwe ntazi. Rero ni mumbabarire murekeraho tuganire tumenyane, n'ukuri rwose nta bindi bibazo nshaka ahangaha. Namuzanye hano kugira ngo tuganire, ntago namuzanye kugira ngo mumuseke, mumuhutaze, mumuhate ibibazo, kandi ibibazo bidafite ikintu na kimwe bigamije byo kumukomeretsa gusa. Christella kwihangana byasaga nkaho byamunaniye, yatangiye kuzenga amarira mu maso ye. Papa Bazili aterega mwana wanjye nturakare, ese ntuvuze yuko wamuzanye hano kugira ngo tuganire tumenyane? Niba ngibi turimo rero ndumva njyewe tutanarenza umurongo w'ibyo twagombaga gukora, n'ubundi turimo turagira ngo tumenyane. Gusa njyewe munyihanganire ngize inama itunguranye cyane ngiyemo. Ahita yisohokera, maze Bazili abibonye ko papa wasohotse akagenda, ahita agenda amukurikiye ati papa ko mbizi ko nta nama ugiyemo, wakihanganye koko umukunzi wanjye atabibona nabi? Njyewe ndimo ndabibona ko ari uko ugiye kugira ngo uduhunge wigendere nta kindi. Mbabarira ni ukuri ugaruka umukunzi wanjye atabibona nabi pe. Papa ararakara ati mva inyuma wa muhungu utagira ubwenge, ese wabuze abandi bakobwa beza bize bafite akazi keza utuzanira? Genda ntagufata mu ijosi nkakujwigiriza vuba. Bazili yahise agenda, maze asanga mama we arimo kubaza umukobwa ati ese ma ko mbona ukuze cyane, ubwo ufite imyaka 40 ingahe? Christella kuvuga byaramunaniye, kumusubiza icyo kibazo biramunanira, yumvaga abuze yarira. Yatekerezaga ukuntu abimubajije bisa nkaho arimo kumujinyora, agenda karamwica. Aho kugira ngo avuge arire, ahitamo guceceka. Mama Bazili mutera umujinya, ahita yihagurukira ati uno si umukazana, umukobwa usuzugura gutya kanigendere, n'ubundi utinda mu nyama ugatahana amagufa. Igihe twahereye tukwinginga gushake, none dore ibyo utuzaniye, dore ibyo uguyeho. Umukecuru nduta, umukecuru rukukuri, asikiwe mbiswa nigendere. Byakabaye byibuza kuze hari n'ikintu gifatika yagezeho. Kabandi se basazira mu mashuri, ubwo we yarakiri mu yewe ndumva nabuze nuko nabivuga, mbisa nigendere. Yaragiye koko, maze Bazili asigarana na Christella aho ngaho bonyine. Maze noneho Christella gukomeza kwihangana biranga, araturikararira. Bazili aramuhoza, maze Christella agerageza guceceka, gusa ariko yumvaga agahinda kamwishe. Yari afite agahinda kenshi cyane, akibuka amagambo asoreje amubwira ngo ni umukecuru, maze akibaza ati imyaka 31 noneho maze kuzuza, ubu ngubu koko niyo yatuma avuga aya magambo nkariya ngo ndi umukecuru ndamuruta, ngo ndi umukecuru rukukuri. Christella yararize, atekereza ibintu byose bimubayeho n'ukuntu atabitekerezaga, yumva kubyakira neza biranze, agahinda karamwica. Maze Bazili nawe akomeza kumwihanganisha ati ndakwinginze mbabarira wihangane kandi umbabarire,
ntabwo nari nzi ko ari uku biri buze kuza kugenda. Igihe cyaje kugera Christelle aritahira arigendera, ariko amaze gutaha Bazili avuye kumuherekeza yumvaga agahinda ari kose, yumvaga yenda nko guturika umutima. Ntabwo yari azi ko ababyeyi be bateye gutyo. Yahise agenda kugira ngo abaganirize, anababwire ko ibyo bakoze atari byo, ariko ntibamuha umwanya ngo avuge, ahubwo bo benze nko kumuhitana bati ugomba gutandukana n'uriya mukobwa, iriya nkecuru, uriya mukobwa ntabwo mugomba gukomezanya, cyangwa se ntugire umutungo n'umwe uzabona hano, tuguce birangire. Imitungo yacu tuzayifashisha abandi bantu aho kugira ngo tuyihe wowe utagira ubwenge. Bazili ati muzi n'ibindi, mukore icyo mushaka cyose, natanga n'ubuzima bwanjye kubera uriya mukobwa. Ahita abareka arigendera. Yahise agenda ahamagara Christelle ngo akomeze kumusaba imbabazi, anamubwira imyanzuro y'ababyeyi be ko bashaka kumuca. Maze Christelle aramubwira ati none ubwo ngubwo urabigenza ute? Bazili ati ndabigenza nte? Ntabwo wakabaye umbaza icyo kibazo kuko uko ngomba kubigenza. Icyo ngomba gukora nawe urakizi. Niteguye guhara byose ariko simbura urukundo rwanjye. Nzakorera ibyanjye. Imitungo yabo bajyane rwose nababwira iki? Ariko wowe sinzakubure. Christelle aramubwira ati njyewe rero ntabwo ariko ndimo kubitekereza. Ndumva ntagomba kuba impamvu yo gutuma utandukana n'umuryango wawe. Bazili ati ariko ntukansetse ko wowe se wari wemeye bakaguca kubera ubukene bwanjye. Christelle ati ariko wowe uri kinege iwanyu, ni wowe mwana wenyine bafite, naho njyewe iwacu bafite abana benshi, bafite n'abuzukuru benshi, naho njyewe navamo ntacyo byaba bibatwaye cyane. Ntabwo byaba bimeze nk'uko wowe watandukana n'ababyeyi bawe. Ndagusabye wibabaza ababyeyi bawe kandi ari wowe mwana wenyine bafite. Bazili ati ibyo ngibyo umbwira ntabwo mbyumva, ntabwo nabikwemerera rwose, ntabwo nakureka, uribeshya cyane. Christelle aramubwira ati ndabona bwije cyane, ngaho reka turyame, tuzabifatira umwanya uhagije tubiganireho, tubifatire umwanzuro. Basezeranyeho kuko nuko bararyama. Iryo joro ariko bose ntabwo bigeze basinzira, yaba Bazili yaba Christelle, nta n'umwe wigeze asinzira. Christelle yakomezaga gutekereza cyane, akabona iwabo wa Bazili batazigera bamwemera uko byagenda kose. Yakomezaga kwibuka ukuntu byose byagenze, maze ageze aha agahinda karongera karamwicara turikararira, ararira cyane. Ariko ageze aha arihanagura, atangira gutekereza ku cyo yakora. Yatangiye gutekereza aravuga ati aho kugira ngo Bazili muce ku babyeyi be burundu, njyewe nakemera nkamuvira mu buzima, kuko ntabwo nshaka ko impamvu yo kuba natuma atandukana n'ababyeyi be kandi ari we mwana wenyine bafite. Bazili nawe kandi ubwo niko yakomezaga gutekereza byinshi cyane, kandi niko iwabo bari bamuhaye icyumweru kimwe gusa kagomba guhitamo hagati y'umukobwa n'imitungo y'iwabo no gucibwa mu muryango wabo. Nubwo yari yababwiye yuko nta mahitamo akeneye hagati ya Christelle n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese kubera ukuntu yamukundaga, ariko baramubwiye bati nyuma y'icyumweru ushobora kuzaba wabitekerejeho neza ugahindura n'imyanzuro wafashe, ukabona rwose ko uriya mukobwa nawe ugomba kumureka. Christelle wari uzi ukuntu ibyo bintu byose bimeze. Icyumweru kitararangira yasezeye ku kazi aho yakoreraga, maze n'ibintu biri aho yacururizaga byose abikuramo, inzu ahita yisubiza nyirayo, ubundi arigendera yigira ahandi hantu kure cyane mu wundi mujyi. Yasize yandikiye Bazili amubwira ko yamukundaga cyane, ko yigendeye, ko adashaka kuba impamvu y'amakimbirane hagati ye n'ababyeyi be. Ati ndagukunda cyane kandi nkwifurije ibyiza wowe n'abawe. Reka ababyeyi bawe twe kubababaza, uzabashakira umukobwa ubanyura, umukobwa uzakunda kandi nabo bakamukunda. Amahirwe masa, nizeye yuko uzamubona, uzabansezerere ubabwire ko kandi nabababariye. Christelle yashoje amubwira ati ndashimira Imana ko yaduhuje nubwo bitaduhiriye, gusa byibuze byatumye mbona ko nanjye nkunda bya nyabyo. Bazili amaze gusoma urwo rupapuro, nubwo yari umuntu w'umugabo w'imyaka 34 ariko yararize cyane. Ati Christelle wanjye ntago wansiga gutyo, ntago wagenda, gute wabikora? Kubizi neza ko ari wowe mukobwa nkunda, ko ngukunda cyane,
uwo mukobwa wundi uvuga nakunda yava hehe? Nta nubwo abaho rwose, ni wowe nkunda gusa. Yahise afata fone ye aramuhamagara, ahamagara inshuro nyinshi utabara, ariko telefone ntiyacamo. Yahise abaza aho yakoreraga maze bamubwira yuko yasezeye. Ntabwo yatuje, yahise ajya kureba hamwe yacururizaga, ahita asanga inzu yakoreragamo hari uwundi muntu wahise atangira no kuyikoreramo. Byaramubaje cyane, ahita ajya kureba ababyeyi be maze abahereza rwa rwandiko ati ngaho namwe nimwishime, ngaho nimwishime rwose, nababwira iki ibyo mwashakaga birabaye. Christella yigendeye kandi yagiye kubera amatiku yanyu. Si mwebwe mwirirwaga muvuga yuko atankunda, ko ari imitungo yanyu abakeneyeho? Ngaho nimurebe yuko atemeye akansiga akigendera n'iyo mitungo ko rwose atanayikeneye. Murambabaje kandi mumenye yuko nta mitungo yanyu yarakeneye kandi nanjye nta mitungo yanyu nyikeneye. Ngaho nimutware. Batangiye gusoma rwa rwandiko maze babonye n'ukuntu umuhungu wabo yarakaye cyane, batangira kumusaba imbabazi bati twababwiye nabi natwe turarenze, uriya mukobwa biragaragara ko yagukundaga cyane kandi ni umuntu mwiza, ntago yakwandikiye adutuka n'ibintu byose twamukoreye. Yaba ari undi yari kukwandikira adutuka cyane harimo n'amagambo mabi, none disi reba ahubwo yanditse avuga yuko yatubabariye nta n'imbabazi twigeze tumusaba. Ni ibintu bigaragara yuko afite ikinyabupfura cyinshi cyane n'uburere. Rwose mushakisha agaruke tumusabe imbabazi. Bazira arababwira ati mushakishe, ndamukura hehe ko namubuze ahantu hose? Namushatse namubuze, ntako ntagize ariko namubuze. Namwe ngaho nimumfashe tumushakishe turebe kuko azamubona, kandi ataraboneka ndabamenyesha ko nta wundi mukobwa nzabana nawe. Bazira icyo gihe yahise ababwira inkuru yabo yose, ukuntu byose byatangiye. Ababwira ukuntu byatangiye amwugamisha mu mutaka, akamukura mu mvura arimo kumunyagira, akamujyana ahantu yacururizaga, akamuha utwo kurya, akamuha ibyo kunywa, akamufubika. Nuko ababwira iby'ukuntu yamuhangayikiye cyane, agatangira kumushakira akazi, iby'ukuntu bajyanye iwabo bakamuca mu muryango bazi ko Bazire ari umukunzi we kandi babona ari umukene. Maze nyuma y'ibyo byose byabaye, Christella akabirengaho bagatangira gukundana, abizi neza ko umuhungu wabo batamushaka. Yababwiye ibintu byose ukuntu bimeze, maze ababyeyi be barumirwa bumvisha ukuntu bakundana cyane, bamusaba imbabazi ko ibyo bintu byose batari babizi, ko batanatekerezaga yuko uwo mukobwa yaba amukunda cyane gutyo. Bahita biyemeza ko gutangira kumufasha kumushakisha, bakareba ko yazaboneka. Christella bakomeje kumushaka ahantu hose ariko bari baramubuze. Nta muntu n'umwe kandi wari uzi ahantu yagiye. Abantu bose yari yarabihoreye, nta muntu n'umwe yigeze abwira ibyo byose. Yari yarashatse ahandi hantu akazi ko kwigisha, ariko ibyo gucuruza byo yasaga nkaho yabivuyemo. Yumvaga azongera kubishakira umwanya nyuma. Nka nyuma y'ukwezi n'igice agiye, yatangiye kumva atameze neza. Yagiye kwa muganga nuko basanga yarasamye, bamubwira ko atwite. Icyo gihe nubwo yari abizi neza ko we na Bazire batandukanye, ariko yaramwenyuye arishima cyane byibuze ko amutwitiye umwana. Bisa nkaho mbere y'uko agenda yashakaga ko asiga amuteye inda, yumvaga ashaka umwana we, kuko icyo gihe yahise avuga ati nta wundi muntu nzashaka, Mana yanjye ushimwe urabikoze. Wa mwana we nzagukunda, nzakurera, nzakwitaho, uzahora uri urwibutso rw'urukundo nakundaga papa wawe. Yigumiye aho ngaho. Bakomeje kumushaka nuko ntibamubona, baramubura, ariko bumvaga batagomba gucika intege, bazakomeza kumushakisha. Christella inda ye yarinze igira nk'amezi 5 bataramubona. Umunsi umwe ku kigo cy'amashuri aho yigishaga, bari biteguye abashyitsi bari buturike mu mushinga wafashaga abana batishoboye ariko batsinze neza. Bari bubazanire bimwe mu bikoresho by'ishuri, imyenda n'inkweto ndetse n'ibikapu byo gutwaramo nyine bimwe mu bikoresho by'ishuri. Bagombaga kandi gufata bamwe mu bana batsinze neza bakazajya babarihira, bakabatangira amafaranga y'ishuri. Christella icyo gihe yari yicaye imbere ya mashine. Niwe bari bashinze gukora liste iriho amazina y'abana bose bagombaga kuzajya bafasha. Abarimu mu mashuri atandukanye bamuherezaga amaliste yabo,
maze nawe akagenda ayashyira hamwe abashyira kuri lisiti imwe. Diregiteri w'aho yakoreraga yari yamuhaye izo nshingano kubera kumwizera nk'umuntu w'inyangamugayo mu bakozi bose yari afite aho ngaho. Christella kandi yari amuzi nk'umuntu utagira uburiganya ngo abe yafata umwana umwe wari uri kuri lisite ngo amusimbuze undi utari uyisanzweho, cyangwa se ngo abe yakora n'utundi tunyanga abantu bajya bakora kubera za ruswa cyangwa se izindi nyungu babifitemo. Uko Christella yakomezaga gukora ibyo bintu byose ari kuri mashine, ari gukora lisiti imwe iriho abo bana bose, niko n'abashyitsi bari bategereje bahise bahagera. Gusa icyo gihe bahageze bisa nkaho bananiwe cyane kubera urugendo rurerure bari bakoze. Bahise babwira headmaster ko batari buze kuza kuhatinda kuko bari bafite n'ikindi kigo bagombaga kujyaho. Icyo gihe abana bose bahise babatumaho bava mu mashuri yabo, nuko babahuriza hamwe batangira kubabwira iby'abo bashyitsi n'umushinga wabo n'ukuntu bazajya bafasha abana batsinze neza. Mbese babashishikariza kwiga neza no gutsinda neza kugira ngo bashyiremo agatege mu myigire yabo. Buri mwarimu kuri lisite ye yatangiye guhamagara abanyeshuri batsinze neza maze barabahemba. Babaherezaga amabage n'ibindi bikoresho by'ishuri bitandukanye. Babikoraga vuba vuba ubona yuko bashaka kwihuta cyane. Birangiye abanyeshuri bahise bagenda, nuko bagenda berekeza mu mashuri yabo, abashyitsi nabo bagenda berekeza ku mamodoka bari bajemo, ariko banaganira na bamwe mu barimu baho ngaho. Christella nawe uko ibyo byose byabaga niko yari akiri ku mashini arimo kugira vuba vuba ngo arangize ya lisite bamusabaga, kuko hari abarimu bari bamukerereje cyane batinze kumuzanira amalisite bakazimuha ku munota wa nyuma. Hari n'akandi n'abataritaga ku bintu bari batinze kuzimuhereza, akabona natabibutsa nta n'ikintu bari buze kuza gukora, maze afata telefone atangira kubahamagara ababwira ati mwagize vuba koko ko mbona abashyitsi bashobora kugenda n'iyi lisite itararangira, murimo murankereza cyane. Nuko agize Imana abona amalisite yose bayazanye, nawe akomeza kugira vuba vuba ngo byose birangire. Christella ageze ku munyeshuri wa nyuma, diregiteri w'ikigo yahise amusanga aho yari arimo kwandikira, aramubwira ati umva gira vuba vuba, yego badutunguye batubwiye benda kugera hano, ariko natwe rwose tugomba kubereka ko duhora twiteguye. Christella ati ndabirangije humura, reka njye guprintinga. Yahise agenda nuko arabiprintinga, ahita asanga headmaster akimutegereje, maze ahita amuhereza za lisite ebyiri yari azanye, imwe yo gusigarana n'indi yo guhereza abo bantu. Maze headmaster acishamo amaso ahita amubwira ati ndabona bimeze neza, ahita amusinyira aramubwira ati ngaho iyi ngiyi imwe uyishyira umuntu uyitegereje, indi ndayisigarana. Maze Christella aramubaza ati none se ayitegereje hehe? Headmaster aramubwira ati hari umugabo nsize muri ofisi yanjye uyitegereje, ategereje ino lisite ngo ayitware. Nabaye mutije ofisi yanjye kuko nabonaga hari n'utundi tuntu arimo gushaka kubanza gukora, yimushyire rwose ihute atagenda atatwaye iyi lisite, maze abana bacu bakabura amahirwe kubera ari twebwe twaba tuyababujije. Christella ati humura rwose aragenda yitwaye, reka nihute nyimuhereze. Uko Christella yagendaga yihuta cyane yerekeza ku biro by'umuyobozi w'ikigo, niko n'uwo yari ashyiriye lisite yari arimo yibaza byinshi cyane. Yari afite ifoto mu ntoki yibaza ati uwayereka umuyobozi w'ikigo na bamwe mu barimu ba hano nkagira ibyo mbibariza. Yayirekeye aho ngaho hafi kugira ngo headmaster nagaruka azanye lisite yaramubwiye ko agiye kuzana, aze kuza amusanga aho ngaho, nuko ahita amwereka n'iyo foto agira ibyo amubaza. Christella nawe ako kanya yari ahageze ahita akomanga. Icyo gihe nta nubwo yigeze ategereza ko bamuha karibu, kuko bari bamusabye kwihutisha icyo gikorwa cyane, kandi n'uwo yari aje asanzemo yari abizi neza ko nta kindi arindiriye usibye iyo lisite nyine yari aje amuzaniye. Christella akimara kwinjira ariko yarikanze, yagize ngo arimo ararota areba biramuyobera abura akwirwa. Uwo yari azaniye lisite nawe kandi byabaye uko nguko, arahaguruka abura uko yifata, abura icyo avuga, yumvaga atabyumva. Bose byakomeje kubacanga,
bibaza niba ibintu barimo kubona ari ibya nyabyo birabayobera. Christella umuntu yarazaniye lisite, umuntu wari umutegereje ategereje iyo lisite yasanze ari Bazili, umuhungu umwe rukumbi yakunze. Bakomeje kurebana batavuga, Bazili nawe akomeza kubura hakwirwa, abura uko yifata, abura icyo avuga. Yari yongeye kubona urukundo rw'ubuzima bwe. Umukobwa yakunze nawe akamukunda nka Bazili gusa, akanga abaherwe bafite amamodoka bamushakaga, akemera iwabo bakamuca, akabyemera ibyo byose, maze akamuhitamo kubera urukundo gusa. Bose bakomeje kumera nk'ibiti, ariko Bazili agezeho kwihangana biranga biramunanira neza, ahita amusanganira, aramuhobera cyane, aramuterura, bose ari amarira y'ibyishimo gusa. Diregiteri w'ikigo nawe yahise yinjira, kuko yumvaga nyine agomba kugaruka akavugana n'uwo muyobozi yari asize mu biro bye kugira ngo amubwire nyine ibyerekeranye n'iyo lisite y'abo bana. Ariko akimara kwinjira yarikanze, yasanze abantu bahoberanye cyane bumanye, maze yigirira n'isoni, abura icyo abikoraho, abura icyo avuga, ahita agenda yisubirira hanze nyine arisohokera, ahubwo yegekaho urugi cyane, ahagarara hafi y'aho ngaho kugira ngo hatagira n'undi muntu winjira. Yababereye imfura, yumvaga adashaka ko hari uwakinjira nuko akabasanga bameze uko nguko, akumva ari buze kuza kubaza Christella byose nyine, akamubaza wenda niba bari basanzwe baziranye. Christella na Bazili bo muri ako kanya nta n'umwe bavugaga n'ubundi, imitima yabo niyo yari irimo ivugana byinshi. Bakomeje guhoberana akanya kanini, ari amarira gusa nta kindi. Bageze aho ariko bararekuranye, buri wese ahanagura undi amarira. Bazili ahita amwicaza iruhande rwe, ahita ahamagara abo bazanye ati munyihanganireho gatoya, hari ibyo nkirimo kunoza. Bati nta kibazo, nusoza utubwire, reka tube twitemberera inaha. Siwe wari usakupa, gusa agikupa yibutse ko bari muri ofisi y'abandi. Ahita abwira Christella ati hangane gatoya mbanze mpamagare umuyobozi w'ikigo. Nuko arambwira ati ngomba kumusaba imbabazi kubera ko ibiro bye twabyihaye, twabigize ibyacu. Yari yamuhamagaye kuko atumbabarire, Christella ni umukunzi wanjye, ni iminota mikeya byibuze 10 gusa muvugisha. Headmaster ati nta kibazo mwavugana. Akimara gukupa bahise barebana, kuvuga birongera birabananira birabagora cyane. Christella ahita yongera gutangira kurira. Bazili ahita amureba mu maso aramubwira ati mbabara uceceke tuganire. Christella arihangana araceceka. Bazili ati kubera iki wansize, kuki wanteye agahinda, kuki wabikoze, kubera iki wansize koko? Christella ati mbabarira udatuma nongera kurira, ariko wikibaza impamvu y'ibyo nakoze kuko urayizi neza narakwandikiye. Bazili amukora ku nda ati mbabarira umbwire, umwana utwite n'uwanjye. Christella aho kumusubiza arongera ararira. Bazili ati wirira, ihangane, babarira wirira, naho yaba atari uwanjye wenda ari ibyo wanyuzemo nyuma bitakoroheye byatumye usama, ariko njyewe ntacyo bintwaye, ndacyagukunda cyane. Kuba utwite ntabwo byaba ikibazo ngo bitume wenda watangira gutekereza yuko nakwanga. Ndacyagukunda cyane, humura ntabwo byatuma nkwanga. Christella ati mbabarira witekereza ibintu byinshi cyane, umwana n'uwawe. Bazili ati ntibishoboka n'uwanjye. Christella ati yego n'uwawe, wikirwa urabishidikanyaho. Bazili yarishimye cyane biramurenga, aramuterura. Ageze aho amushyira hasi, atangira kumusoma ku nda no kongorera umwana we, amubwira ko amukunda cyane, ko we na mama we bakunda cyane. Ahita abwira Christella ati kuri iyi nshuro ibintu ni bibiri, uraza tujyane cyangwa se njyewe ngume inaha ngumane nawe. Ntago wakongera kujya kure cyane ngo ujye kure yanjye ngo bikwemerere, kuko kujya kure yanjye ni igihano gikomeye cyane uba urimo kunshyiramo. Kuva nakubura ntago ndongera kwishima, sindongera kuryama ngo sinzire, nta mahoro namba, ubuzima burabishye cyane, sinzi n'ukuntu nabikubwira ngo ubashe byibuze kubyumva, ngo ubyumve nk'uko biri.
Christelle ati wivunika nanjye nuko nguko bimereye. Nuko aramubwira ati ababyeyi bawe babyemera batabyemera noneho nanjye nuko nguko ndimo kubyumva ngomba kuza tukajyana. Ntabwo tugomba gukomeza kubabaza imitima yacu kuko ubu nibwo noneho nabonye ukuntu nari ngukeneye cyane. Numvaga ntangiye gutsindwa, nari nzi ko ari ibintu bizanyorohera ariko numvaga byanze, nendaga no kuguhamagara n'ukuri. Bazira ati nyemerera ntazagire ikintu na kimwe twongera kwemerera yuko cyakitambika hagati y'urukundo rwacu. Ntazagire ikintu na kimwe twongera kwemerera ko cyatuma dutandukana uko cyaba kimeze kose. Usibye ko n'ababyeyi banjye noneho barakwemeye pe, nababwiye ibyacu byose. Batangazwa n'ukuntu twakundanaga, barakubuze ngo bagusabe imbabazi. Christelle biramushimisha ati nibyo. Bazira ati yego nuko nguko bimeze. Reka dutange ofisi y'abandi ndabikubwira neza byose ukuntu byagenze n'ukuntu birirwaga bamfasha kugushakisha. Christelle yahise amubaza ati iyo foto yanjye se? Bazira aramubwira ati nari ngiye kubaza umuyobozi w'iki kigo n'abandi barimo niba wenda baba batakuzi. Numvaga uko byamera kose naho batakumenya ariko nzajya nkomeza gushakisha ku bigo by'amashuri bitandukanye, nkagushaka paka nkubonye, nkatangira no kujya kuri social media nkagushakisha. Numvaga n'ukuri nenda nko gupfa. Christelle araseka ati nuko bimeze, ubwo se koko wari kuzajya ujya kuri buri kigo cy'amashuri babwira ngo iki? Bazire ati naho ntari buhakubone ariko byibuze numvaga nazajya ngira nk'amahirwe nkabona nk'abantu mwiganye nabo bagakomeza kumfasha kugushakisha. Nuko baravuga bati ndumva dufite ibintu byinshi cyane byo kuganira. Bahise basohoka bafatanya ikiganza ku kindi, bishimye cyane barimo guseka, ibyishimo ari byose. Directeur w'ikigo n'abandi bagenzi be bakoranaga aho ngaho barababonye nuko barumirwa. Bari bakundanye cyane, urukundo rwabo ntago rwari rurimo kwihishira. Urukundo rwabo rwagaragariraga buri umwe wese. Uwababonaga wese nta bindi bisobanuro yabaga akeneye byo kuba wenda bamubwira yuko bakundana. Urukundo rwabo bari bafite muri icyo gihe rwarabyivugiraga neza cyane ko bakundana cyane. Bazira yahise ashimira Headmaster ko yihanganye, ariko aranamubwira ati umukozi wawe rero ndamujyanye. Headmaster ati reka uramujyana hese kandi yizere ko urimo kwikinira. Bazira ati nta mikino mfite rwose ndamujyanye. Headmaster ati ari mu barimu beza b'abahanga dufite hano rwose, yigisha neza kandi n'abana baramukunda cyane, ntago yagenda pe. Amaze igihe gitoya hano ariko hari impinduka zigaragara yazanye ku buryo tutifuza kumurekura. Bazira ati none murabigira mute ko nta yandi mahitamo mufite? Nukuri kuri iyi nshuro ntago namubarekera. Bari bazi ko ari imikino agitangira kubibabwira, ariko noneho batangiye kubona ko ibintu biri seriye cyane. Christelle yahise asezera. Barababaye cyane kubera ukuntu bamukundaga n'ukuntu babonaga ari umwe mu barimu rwose b'abahanga bafite. Bumvaga badashaka gutandukana nawe kubera n'ukuntu yari umuntu mwiza. Nuko arababwira ati nukuri nanjye nimumbabarire nta n'ukundi kuntu nabigenza. Christelle yatangiye kubabwira aho yaragejeje mu myigishirize ye, atangira kubahereza handover gatoya. Arababwira ati nyine biradutunguye cyane twese, ariko ikindi muzifuza kumbaza kuri telefone ntimuzatinye kumpamagara, tuzavugana kandi nibinankundira nzashaka umunsi umwe ngaruke hano. Nuko arabasezera ahita yijyanira n'umusore yakunze. Bahise bajyana gutyo, nubwo bagezeyo bwije ariko Bazire yaramubwiye ati nukuri ababyeyi banjye barahangayitse cyane, mbabarira nubwo bwije ariko bakubone bamenye yuko wabonetse kuko barashaka kugusaba imbabazi cyane. Christelle yarabyemeye maze baragenda, maze bakimukubita amaso barishima cyane, bamusaba imbabazi, bamubwira ko rwose bumvaga bamufitiye umwenda ukomeye bifuza kumubona ngo bamusabe imbabazi. Nuko Christelle ababwira yuko abababariye ko kandi ko yanababariye kera n'izo mbabazi batarazimusaba. Barishima baramwishimira cyane, gusa ariko aka muntu ntago kigeze kabura. Batangiye kubaza Bazire bati
buriya sirinda iriya ndatwite ni yawe. Bazira ati yego ni yanjye, yagiye atwite nyine. Nuko inda itari yakagaragaye nawe yari ataramenya yuko atwite, maze baramubwira bati nyamara buriya ureka akabanza akabyara, niki kikubwira ko umwana ari uwawe? Bazira ati ibyo ngibyo ntago bindeba, ikindeba nuko mukunda cyane nawe akaba nkunda, nta bindi. Baretse gukomeza kumuhata ibibazo kubera ukuntu babonaga bakundana cyane, maze barabareka barikundanira. Bakomeje gukundana maze baza no kujya iwabo wa Christella, iwabo nabo kuko batari bazi irengero ry'umwana wabo, banishinja amakosa y'ibyabaye byose, bavuga bati wabona yarigendeye kubera ko twashakaga kumushyingirana na Edimo kandi atabishaka. Maze bamubonye barishima cyane, bamusaba imbabazi, banasaba imbabazi Bazili ku magambo mabi bavuze, kuko bari baramenye inkuru yabo, bamenye ukuntu ibintu byose byagenze, ko bakundana cyane kandi kari n'umukire cyane. Gusa baranamubwira bati cyakoze naho utari kuba uri umukire ariko mukundana ufite n'imico myiza, ntabwo twari kongera kugira ijambo na rimwe tuvuga, kuko na Edimo twirirwaga dushaka gushyingira umwana wacu, uwo akamwanga kubera imico ye mibi, ariko twebwe ntitubyiteho. Ubu ngubu arafunze. Maze Christella biramutungura, arababaza ati afungiye iki? Maze baramubwira bati aherutse gufata umukobwa ku ngufu, ubu ngubu nicyo afungiye. Yewe uriya muhungu koko ntashobotse, afite imico mibi myinshi cyane, byose twabimenye nyuma. Gusa tubabarire mwana wacu, kandi ni ukuri turanagushimira cyane, kuko iyo uza kubana n'uriya muhungu wari kuba wiroshye mu muriro utazima. Wowe na Bazili murikundanira cyane, urwo ni rwo rukundo nyakuri, muzakomeze mwikundanire. Imiryango yombi noneho yarabashyigikiye cyane, nabo birabashimisha cyane kubona barimo gukundana, ababyeyi babo babashyigikiye. Batangira no gutegura ubukwe bwabo, kuko bumvaga butagomba gutinda, bumvaga bashaka kuzakora ubukwe Christella atarabyara. Ubukwe bwabo bwari bwiza cyane, bose bumvaga hari bisa nk'aho ari inzozi bibereyemo kubera ukuntu bakundanaga cyane. Nyuma y'igihe gitoya bakoze ubukwe kandi Christella yarabyaye, maze noneho abakekeranyaga bavuga yuko umwana twita ashobora kuba atari uwa Bazili, wagira ngo nawe yarabahimye. Yaragiye abyara umwana usa nawe 100%, wagira ngo yari Bazili wagiye mu nda kongera akavuka. Barasaga ku buryo nta muntu n'umwe washoboraga kubishidikanyaho. Yari umwana mwiza cyane ushimishije ku buryo bose bamubonaga bikabarenga. Christella nawe yari ameze neza cyane, ari mwiza, ateye imbabazi. Ya mihangayiko ye yose yo kutaruhuka, yirwa ku kazi, agataha ijoro avuye gucuruza ashaka ubuzima, akamera nk'umuntu uhorana umunaniro kubera kudasinzira ngo aruhuke neza. Yose yari yaragiye irashira. Yego koko yarakoraga, ariko yakoraga amasaha make akabona n'umwanya wo kwiyitaho, akita ku muryango we, kandi akabona n'umwanya wo kuruhuka. Maze aragenda aba mwiza cyane, na famiye ya Bazili yajya imubona, yabona ubwiza bwe, maze bakumva birabacanze, bakicuza amagambo yose bavuze. Bazili nawe yabona uwo mugore mwiza w'ikizungerezi babana kandi bakundana cyane, akumva akomeje kubishimira Imana cyane. Bazili yari yararyohewe n'urukundo cyane, we wamaze igihe kinini atekereza ko nta rukundo rukibaho. Noneho imyaka yose yari asigaje kubaho ku isi, yumvaga agomba kuba umuhamya w'ukuntu urukundo nyarukundo rubaho. Akavuga ati ndifuriza abantu bose kuzasogongera ku buryohe bw'urukundo nyakuri, bagakunda kandi nabo bagakundwa, kuko nta kintu na kimwe ku isi cyabiruta. Ngayo nguko rero ibyo Bazili yabifurije, nanjye ndabibifurije. Muhirwe, mukunde kandi namwe mukundwe. Nahangaha dusoreje inkuru yacu y'urukundo rwa Bazili na Christella. Niba wayikunze cyane ntuyihererane wenyine, uyisangize n'abandi. Reka rero uyu munsi dusubikira ahangaha, kandi mbabwira ko mukomeje kunezeza cyane, murabinyereka muri comment cyane, nkumva nanjye biranyuze n'ukuri. Wowe udashobora kugenda udasize comment, ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Abakora like namwe, abasharinga,
abakoze subscribe mwese ndabashimiye cyane kandi Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Abatwumva bucece ariko bakaba badukunda wenda kwandika ngo badusangize ibitekerezo byabo muri comment bibagora, nabo turabashimiye cyane. Iyi nkuru yari ndende, usibye ko atari iyi ngiyi gusa, maze iminsi mbagezaho inkuru ndende cyane ariko mukantungura, ntago mucika intege ngo murambirwe wenda ngo nuko ari ndende, murazumva mukazirangiza. Wowe rero utwumva ukumva inkuru zacu kuva ku ijambo rya mbere ukageza ku ijambo rya nyuma nsorizaho, uri uw'agaciro cyane. Imana ikomeze ibandindire, ibahe ibinezeza imitima yanyu. Ndabakunda cyane, mube amahoro. Mwari kumwe na Neema, tuzahura ubutaha. Bye.